reka twirebere filime yacu urebe filime ngiyi filime ishingiye ku bintu byanyabyo byabayeho ntabwo ari bya bindi ngo Jet yagendeye ku mitwe y'abantu ngo cyangwa iki n'iki Lifetime Pictures presents uko tutangiye mana yanjye hari umuntu winjiye anabona amaraso mu nzu wumve ibintu biri hasi ibintu byamenaguritse icyenda rimwe tugufasha iki mugore wanjye yagiye mana yanjye hari amaraso mu nzu wadusobanurira n'ibiki biri kuba nanjye ntabwo nzi byabaye hari amaraso ahantu hose n'umugabo yinjiye mu rugo aravuga ati umugore wanjye simona kandi ndabona amaraso mu nzu yose byagenze bite intebe zari zirimo n'izo muri interior design tugiye kohereza abapolisi nonaha umugore wanjye nawe uhari ni umugabo umugore wanjye nawe uri hano death saved my life rwatabaye ubuzima bwanjye ese umugore we yagiye hehe ese habaye iki urebe bagusubiza inyuma ibyumweru bitandatu ubwo n'ukwezi n'ibyumweru iby'ukwezi n'igice ibyabaye mbere y'uko uriya mugabo abura umugore we byatangiye gute byagenze bite reka badusubize inyuma mbere y'uko tugera kuri uwo munsi umugore yaburaga nako umugabo yaburaga umugore we bimeze bite okay umugabo dore ari kumwe n'umugore bishimye ari mu rugo inzira asa neza interior design bahakoze umuti urakoze mwana wanjye nanjye reka mwe ku cyayi shaka unywaho ngwaho gake inywere mama nje nzanga urwunge n'inkura come in. There we go. You have surgery today? Yeah, just uyu munsi rubage my new interns. ndibuze kubaga umugabo n'umuganga ndi kumwe n'abana bari mu stage. My sister said that she'll do it, so. Bibutse ko abanyeshuri bakeneye gukora stage mu by'ubukira rugendo mugana Kimomo Safari mukakorera stage muri company y'umuhitinzi. Bwa company hakunino. Umugabo n'umuganga barakwereka yari yishimye na madamu n'umwana. Nuko dutangiye filime yacu. Ngiye filime ishingiye ku bintu byabaye. Ikintu dushyize imbere ni ukubaga umutima. Ubuzima bw'umurwayi wacu buri mu biganza byacu. Aya bari amahirwe tugiye kubaga yo kuba umucunguzi ugiye gutabara ubuzima bw'umuntu tugiye kubaga cyangwa se tukananirwa. That's why this opportunity should not be taken away. Niyo mpamvu amahirwe tuba tubonye yo kubaga umuntu tuyakwiye kuyafata uko twiboneye. Ndetse ikosa ntabwo ryemewe mu gihe tugiye kubaga n'umugabo wandi twatangiye abura umugore we bagusubisha inyuma umugabo yari mureke dutabara ubuzima bw'umuntu. Umugabo ni umuganga ufite umutima niyo ari kuvura abanza kubwira abantu ko bagiye gutabara ubuzima bw'umuntu nta kujenjeka. Umugore we nawe akaza mu kazi. Umugore ya Jean. Mwaramutse. Ko wazindutse. Wongeye kura muri ya design tugomba gutanga. Oya nari ndi gutegura ko ngiye kuyireba nonaha. Bino urabyibuka. Client just called. Umukiriya yamagaye. The most successful product launch in your company. Muri company yacu mu mateka nibwo bwa mbere dusoye produit irenze. Tonight is so well deserved. Bivuze ngo awadi bari buze kugwa ari no joro yikwiriye umukobwa n'injoro buze kumuha awadi nk'umuntu nyine designinga neza cyane ufoto ifoto y'ubwenge. Bivuze buri Kadafi nawe nubona turi kumuha awadi umenya ko ari ikintu aba yarakoze. This is all your genius. Ibi byose n'ubwenge bwawe. But I'll see you tonight. Tuza kubona ninjoro. We'll raise glass then. No tunanywemo. Tuzamura ibirahure nyine tunywe mu mugore bari buze kumuha awadi ninjoro. Umuntu udasanzwe nyine buri awadi nta hantu bazigura. Ibintu umuntu aba yaravunikiye barakwereka kandi iyo papa atashye kigira kaganga kakamuvura papa reka nkuvure dore. Burarega ibintu dukora abana baba batureba. Sasa vimbi natabane bakabona bari guterura amacupa yamazemo inzoga bari kuyirenza baba bareba ibyo akora. As a front desk clerk, don't make a big. Sasa yaje akora nagiye gusaba akazi ko kuba none nakora kuri front desk. Oh, wait a minute. What is going on? We ni biki bijya mbere hano? Auntie Lay kumba kana kabonye auntie wako. Hi baby girl. Bitu bugavukana na nyina nyine. Bite. What's going on? Ni biki bijya mbere? Papa mba ndi kumuvura ndeba buri aburwara bwe bwa hato na hato. All this up from my place so these two can get ready for mommy's big night. Yeah? Oraza ubugiye wanje mama wawe ninjoro afite ibirori buze kujyamo. Hara nta mukozi baba bafite wo gusigira umwana nyine kandi nabaganga baba bafite amafaranga. Ariko nyine ubwo nyine mama wawe dore twamuzaniye ikanzu ari bwambare ninjoro arayerekana. Ninjoro ajya kwakira igihembo. I thought it was you doing the shopping. See, that's exactly what I said. Narinskero uribye kwigurira ikanzu. Hand me down to your graduation. And look, I know you dreamed of wearing a dress like this for your valedictorian speech, so you owed it to your 18-year-old self to buy. Umva iriya kanzu wahoze wifuza kuyambara. What you see her in it? Yeah. Warangije amashuri yawe nyine wa muntu uri buvuga ijambo wa munyeshuri umuhatari. Come on, little one. Ari kurambariye. Ijuru umugore afite kujya gufata igikombe cye awadiye. Yafunikiye.
Katorori nka kuriya wadi zose nyine usanga baziha umusobanuzi ngo wahize abandi ahora ari umwe kugeza ngo igihe azapfira ntimujya mubibona kandi gupfa kwese shaka ari kera. Reka ngende nitegure agiye kujya gufata igikombe ari kumwe n'umugabo we. Iyi ni filime ishingiye ngo ku bintu byabayeho. Kurikira filime umugabo dore ukuntu ahita ahindura isura. Umugabo yarakaye barakwereka umugore yaje kwitegura. Urabazi nawe no gufata nk'amasaha 3 yitegura yitera ibirungo kugira ngo abone kujya mu bantu. Abagore turabemera cyane turabasuhuje. Kristo Yesu aza kureba yakanzu yagomba kwambara uyu munsi hagomba gushya. Yambara ikanzu waniriya wadi narayivuniye nandi buhatwike no do urabazi nawe. None Snapchat iraje ishye koko urabazi nibyo baba bati gutekereza. Kwidukira gushya ikanzu yari kujyana yacitse. Kanzu yari kujyana mu kirori nshyashya yiguriye imuhenze yaguze kwande kwa Murinyo muri shike. Ikanzu yacitse ninde wayiciye? Umugore byaramubabaje. Ikanzu yamuhenze Murinyo nawe urabiza amakanzu meza umugabo aza kumureba. Birababaje. Mfu umugabo yarababaje nta nubwo yatungu. Umugore yikangamo nyine reka basi nambare yakanzu njya nambara buruko twizihiza umunsi nyine twashakaniyeho. Iyi kanzu ugenda uyambaye uri kubusa nk'indaya wagira ngo ikigabo nicyo cyayiciye. Ubundi iyi kanzu uyijyana mu kirori uri kubusa nk'indaya. Umugore yabuze n'icyo avuga hariya nta kintu umugabo batakubwiye. Turi ngaratangira kurira buriya nakubwiye ngo niko zubakwa. Umugore yararize. Kanzu yo kwa Murinyo se yari yamenze hard earned award going. Award wavunikiri hehe? The office. Ari hano. The bedroom. Uzayishyira muri office uzayishyira mu buriri bwanyu n'umugabo yawadi? No. Sindabimenya. Gotta show it off because what can I say? This one is brilliant. Iwan ikintu wakoze ni ikintu cy'ubwenge pe. Everyone else. Iteka ubuturi imbere turusha ubwenge wa mukobwa we. It's not like I'm saving lives. Nago meze nk'umugabo wanje buri gutabara ubuzima bw'abantu. Umukobwa yari mu bantu bari guseka ariko we n'umugabo we twabibonye byabo. Doc says I may have a little murmur. Any chance I could get a second opinion from the best heart guy in town? Muganga wanje yarambwiye ngo ndadidimanga nzagende bambage ku mutima. Happy to. Nzishimira kukubaga. A toast. Baragane tunywemo. To my heart and to umutima wanjye nywamo. Most creative. Tunywemo kubw'umukobwa rwose w'uyu mwaka wakoze ikintu kirenze cy'ubwenge. Nago njye nk'inzoga. Keep the hands steady. Njye nago njye nk'inzoga kugira ngo intoki zanjye zigeze ora ziri steady nyine zitanyeganyega. Urabona umuganga nk'uyu nguyu urubaka imitima y'abantu agiye anywa amayoga usanga urujya ubona karazi yabyutse intoki ziba ziri gutitira cyangwa amabano. Bivuze rero umuntu w'umuganga ubaga imitima ubaga abarwayi anyweye amayoga menshi yaje kubaga umuntu agatitira intoki. Sasa uyu mugabo ati njye sinjya anywa inzoga kugira ngo intoki zanjye zigume zishikamye zimeze fresh. None reka tugushakira icupa ry'amazi noneho n'ubundi. What an ass. Biga gatafari kumusaza. Time to work for him. Abantu ngabari ukora nabo guteza niyo nzoga hana arayimwambura. Get a special day coming up. Njye nawe dufite umunsi ugiye kuza. Nibyo umunsi udasanzwe. Tuzaba twujuje imyaka 10 tubana. Would you like to celebrate it like last year? Kwizihiza umunsi wacu se tuzabiserebura nk'uko tumaze iminsi tubiserebura. Muri ya restaurant. Of course. Bizagendere kucyo ushaka ntaribi. Umugore bisa nk'umuntu amahitamo. No, I already gave my long-winded speech. Gira icyo tubwira we yanavuze ijambo rihambaye mu birori bikuru. Oya gira icyo tubwira n'umukobwa watwaye wandari kumwe n'abakozi bakorana. Well, first my team has to come up here with me. Abagiye bakorana nanjye manzi muzi imbere ni ikipe ye ni genge abapampi. This award may have my name on it. Iyi award bambaye n'ubwira izina ryanjye. Knows that marketing is a club. Ariko murabizi bakora muri marketing mwese twarakoranye. So if I could put your names on. Bishobotse ko nashyira amazina yanyu kuri award. Cyangwa se award twayigabanamo gatatu. Because I can't do what I do without. Kuko nubundi award sinari kuyibona atari mwe mu bimfashijemo. Tunywemo twese tunywemo. Baza kunywamo. Katorori. Oh, exactly. Dore ukuntu ikigabo kimureba kireba gasore kari kuyambira umugore wacyo. Ureba uyu mugabo ntanywa n'akantu. Umugore yaratashye. Gusa umugabo yamubonye hari agasore bakorana akamuyambira bisanzwe.
bimwe bisanzwe. It looks like Lee and Kay had bisa nkaho mukuru wanjye n'umwana wanjye bagiranye ibihe byiza. Ni Ray. Hey, look. In the Reba future, hazaza I want someone else to look after Kayla. Magic. ndashaka ko undi muntu uzajya wita ku mukobwa wacu apana muvandimwe wawe. Don't be naive. Ntukabe umuswa ariko. Your sister's been back in your life for a few months, and by wibuke ko uriya mukobwa muvukana aribwo akigaruka mu buzima nyuma y'igihe kinini yarataye umutwe. Alright. n'imiti ubona ko nta kimufasha. yararwaye bipolar. bya birwara nyine usanga umuntu yenda kumera nka afite amagahano kagahungabana zijya zinasota. gusa kuvuga ngo umuvandimwe bavukana ntakajye bibe busigira umwana urumva nawe byakubabaza nk'umugore. murumuna wawe bari umuntu ukunda nyine umwana aba ari mamu dogo. mbega uyu mugore you seem to give that Liam quite a lot of credit tonight. ariko nabonaga kari agasore mukorana ka Kadafi mbona wakitayeho cyane mu birori. oya bose nabashimiye na wa mukobwa dukorana. kuki wamuretse akagukoraho akuyambira? It was humiliating. wansebeje kubona umusore nka Kadafi akuyambira mu kirori. Kadafi yamuyambiriye bisanzwe nk'umuntu bakorana mu Felicita. ikigabo cyarakaye. It's just work colleague. uriya ni umuntu dukorana mu kazi. Jen. kura amenyo Yagasani. You think he's better than me, don't you? urakeka kari agasore karandenze ka Kadafi kumuyambira gusa? mbwiza ukuri. wumve You think I'm stupid? urakeka ndi ikigoryi Yagasani? Know why you begged me to go back to work? niyo mpamvu wansabye ngo usubire mu kazi se kugira ngo ujye wirwana na ba Kadafi muyambirana. ariko akazi karamfasha. That's right, poor depressed Jade. waracyari umukobwa witwa Jade wataye umutwe. You don't seem to remember cyane ntabwo ubyibuka. who was there looking after you. ntabwo uzi ko ari njye wo kwitaho. Think. No. ni nanjye wo kwitaho ubwo nta kintu kimwe wari ufite. wabonye ikibi cyo kugira ngo umugabo yaragufashije we nta kintu ufite aragucyurira. What are you sorry for? unsabye imbabazi. sasa umukobwa yahise amubwira ati ngaho mbabarira basi. unsabye imbabazi z'iki? What did you do? wakoze ibiki rero uri kunsabira imbabazi bindi? nabyo bimbwire. unsabye imbabazi ubwo hari ibindi wakoze. wakoze ibiki uri kunsabira imbabazi Nyagasani? kandi umugore kubita ku gikuta kubera kubwira umugabo gusa ngo mbabarire mugabo mwiza kugira ngo amahoro ahinde. umugabo akakuniga ati wakoze ibiki bindi? wandaye we yindashima. Help me, you'd be dead. iyo bitaba njye wari kuba warapfuye. wumvishe ko bya bindi umugabo yaragukuye habi nta kintu na kimwe ufite ameze nk'aho ari ugukorera ibintu byose aragucyurira. I saved you. naragutabaye Never forget that. ntukabyibagirwe. umuntu aba yaragukuye haba uri agatinda uri agakena akakwatsa akakumenaho amafaranga ugacya ukigira nabi. abakobwa usanga barakurikiye umufungo. kiwe ibintu abishyize wa mukaritasi yogeza ngo iki arya nk'ibintu abishyize ku rundi rwego. uriya mukate nyamara aratwika murinda ngo abagore umugore aza kuryama ikigabo cyita kizamura akaririmbo ndebere filime kiriwe kimutimbura ati we nakuzamuye nakuza umuntu akumenamo amafaranga ukaza wigira nabi warageze mu rugo rwe. Babe, Shere it's our song. iyi ni ya ndirimbo yacu dukunda nka kupure. buriya buri kupure ifite indirimbo ikunda. njye na madamu dukunda akaririmbo ka Satibi. madamu tumaranye imyaka 30 dukunda. cyamukubise umugore nta n'ijambo afite. none se ko wankuye habi aho umwami yakuye busikete. kiwe urebe twirebere filime mu gitondo umwana bari kurya ntazi ibibera mu cyumba. buriya ababyeyi uvuga ngo papa wongeye ugurira mama indabyo nyinshi. uzi impamvu? Because she's my little flower. kubera ko mama wawe ari akarabyo kanjye mba namuguriye indabo. akara mama nawe agaseka. abana ntibabazi buriya mwabana mwe ntimuba muzi ibibera mu cyumba. ngo papa na mama ngo barakundana. gusa sinigeze ngiye kuva mu buto mbona mama abwira nabi papa cyangwa banatongana. uzi iminiga irara muri shambure barakomana bakabyuka babasekera. urakoze umugore akarenzaho. si byiza ariko nanone ko umwana amenya kuko izo ntonganya zayo. warangije kuryama? genda uba ukina nk'isaha mbere y'uko ujya kuryama. mama njya kuba ntwika genda uba utwika. papa uri umupapa mwiza. mada I love you. wita yampamagaye. iyi nzu ya mama we bayigurishije n'ibyari biyirimo wagenda ukabifata. nimba mama yapfuye ibyari birimo bijugunye. sinshaka ko ari ikintu kinyibutsa uriya musinzikazi ngo ni mama. nimba yapfuye ibyari biri mu nzu bijugunye. uyu munsi uri bukore ndakorera mu rugo. tangira ubikira umuco kujya ukorera mu rugo iby'akazi nushaka ubireke. mva umugabo ariko ku kazi baba banegereje cyane mu mibyizi.
quit your job. ako kazi kavuye ndashaka kugikorera mu rugo bya bigabo bifuha cyane kiba cyumva ko umugore atajya no gukora Well, I can't sinshobora in the middle of a project. hari poroshe nandi gukora Team will pick up the slack. abo mukorana bazabikomeze nyagasani umugabo arashaka gukura umugore no ku kazi nawe unyumvire It's hospital. ku ivuriro baramamagaye I've got to go. mfite kugenda we wabona urugo rukeye ari ingagari ngo yashakanye n'umudokiteri sha ukagira ngo niko yo bimeze neza urebe buriya hari abamugirira n'ishyari bakavuga ati yashakanye n'umuganga ufite amafaranga kumva umugore arararira umugore araza akamena ibintu hano umugabo ari no kumukura mu kazi ngiyi ni filime ishingiye ku bintu byabayeho none uwo muntu byabayeho ntanamubabwira akana karamubona mama iyo yiherereye ari kurira urebe ni filime ishingiye ku bintu byabaye ku mugore bita Jedisha Jedi niwe wuyu mama bari kurira akana kamubona mwana wanjye warose nabi oya kana kari kurira n'ikibazo cy'umwana wanjye kuri kurira mama ndi kurira kubera ko nawe nabonye urira none so mwana we ngiye ndira mama buri gihe uri kurira kumbi iyo yiherereye ari kurira akana kaba kamurunguruka nako kakaza kurira umugore ntiyishimye. Have you given your notice? Watanze itangazo ku kazi kutazongera kujya gukora? Oya. Wavuye ku kazi nkagutunga wicaye. We discussed this. Bino twabiganiriyeho. Get it done. Itubikora sezera ku kazi. Iyo baguhaga ndayakubari ko ntuzasubire ku kazi. Umugore bafite mu nubwoba. Ubwo abandi bantu I'll be home after dinner. Ndaza kuza ninze. Ntago ndi burya hano. Debiri. Undebera ibi ni ibintu bibaho buri munsi. Wabona umuntu kati uriya mukobwa uzi gitaje abamo. Uzi umugabo wisha amafaranga afite yashakanye na Roki nyine umugore amaze kugenda umugore yaje hano urabizi ndakuhubutse muri yarega wirukanse imbwa cyane ukagera ukayemera ubwoba umugore yaje hano apakira amafaranga nimba harimo nayo umugabo we simbizi ngenda zinze ndagiye yapakiye agakapu ke yigendere aho kubaho nabi ukubitwa kuri ngo nukuri mu nzu nziza cyangwa iki buriya wakwigendera ubuzima ni butorega nta myaka ijana ibaze kubaho imyaka yawe ubuzima bwawe ubanye n'umugabo nk'uyu umugore yarapakiye urabizi nataha nagari mu nsanga umwana wa bite enjoying breakfast ryoherwa no twa mu gitondo umugore amaze kuzinga igikapu ndagiye ndahukanye iwacu nubwo twaryaga nabi ariko twari duke turimo amahoro umukobwa arashaka kwahukana aza gufungura akira ndi gupakira umugabo aragaruka nibagiwe telefone yanjye Agasobanuye umugore buretse uzirebe nibagiwe telefone yanjye ntayo ndi kubona urebe ntayo ndi kubona igikapu umugabo akibonye wavuga aho wari uzinze ugiye n'amafaranga ndabona telefone yanjye ari ngiyi harya nta bantu bacuruza telefone twamamariza we ntabo nabakora laptop karaza ni ucuruza ama laptop ku iposta n'amatelefone mujye muyemo na charge mi ku iposta cyayive tugende mwana wa tugende ndakugurira amandazi ibyo ubiretse urebe umugore yise yahukana arahukanye yahukaniye kwande Hey. Did you find everything? Wabonye ibintu byose? Yeah, I put Yego. to sleep in the guest room. Umwana namuryamishe mu cyumba cy'abashyitsi. Okay? Ameze neza. Yeah. Yego. She doesn't really understand what's going Umwana wanjye ntabwo ari kumva ibijya mbere. on. But it's better to be here. Byaba byiza ko mba hano. Strange. Kurusha ko najya kuba ahantu ntazi. Ndi hano ku bwawe. Both of you. Ku bwawe n'umwana wawe. Umugore yahukanye. Bail on you like I did last time. Sinzagutengwa nk'uko ubushize nabikoze uyu mukobwa. Yaramaze igihe atameze neza n'umuvandimwe w'uyu. Sisters. Turi abavandimwe. Bafite na tatuwaje zimeze kimwe. Ndagira gukurikira filime. Arahukanye. Atwaye umwana w'umugabo warakaye. Ujye unamucyurira ati nakuzamuye ntakuze. Jedi madamu wa. Ndi mu rugo kigabo kiratashye. Nakuyo nta mugabo umurimo umugabo kubita umugore nta mugabo umurimo. Jedi aramagara umugore we. Abanza kuza muri firigo. Bebe kura mu rwunge. Kambenywa ku rwunge. Urebe. Mukabari hano. Kurebana imbere yabonye urwandiko. Muri saro turi kigabo. Kibona urwandiko hano.
twagusize mugore niko yamwandikiye ati twahukanye twagutaye twigendeye kariya kagore nazamuye nta kintu gafite urebe telefone urebe telefone irasona hano telefone hano Edi umugabo yitwa Edi man Edi arahamagaye hamagara umugore ntabwo amwitaba dore mise de call zimaze kuba nk'igihumbi umugore ntabwo yitaba ndakica ndamwica kigabo kimufuhira kubi buno kiri kuvuga ati bunaraye he burasi buri mugabo ubonye mu ikote ngo niko ari umugabo mu cyespanyol baca umugani ngo inkende niyo wayambika ikote iguma yitwa inkende nanze kubacira mu cyespanyol kuko n'ubundi ntimwabimenya katurori bimeze bite umugabo yatangiye kumena ibintu byo mu nzu badusubije inyuma ibyumweru 6 katurori barakwereka umugore akimara gutandukana n'umugabo yese atangira rwose no gukora siporo uhita utangira kwiyita witumera nk'ucitse gereza buriya nimba hari ikintu kibi ni urugo rubi umunyarwanda aravuze ngo urugo rubi rurutwa na radio na soniteke oya urugo rubi rurutwa na gereza ahubwo umufasha mubi ni urutwa na radio umugore yaje ku kazi yigarukiye mu kazi ikigabo cyazanye indabyo maze ibigabo nk'ibi babizi gutetesha no gutanga keyo cyakoze amakosa When did you start working out? Wataye gukora siporo ryari imyaka 3 ishize kucyuri hano Edi nari nkuzaniye indabyo shushu be usinezeze umunsi wawe Where's Kayla? umukobwa wacu ari muvandimwe wanjye arajya kumufata nituva ku ishuri What does your sister think about all this? ariko uriya mukobwa muvukana bine bitekereza iki ntugire ikibazo ntabwo namuguteje ubundi se wari kumubwira iki wari kumubwira ko nagukoze iki wangisha famiye yacu ndahangayitse twe tumeze neza ntabwo umeze neza Jade wataye umutwe kandi si indwara igipfa gukira ababyeyi bawe kuva bapfanze uburyo rero urataye mu mutwe byongeye birivanga mu mutwe garuka mu rugo ngufashe nk'uko nahoze ngufasha dore wataye umutwe ufite depression Jade abakiriya baragutegereje urakoze Kadafi tuzabonane kuwa gatanu uje kureba umwana wacu uzumufate ku ishuri nawe mutahane nk'umupapa we ariko njye nyibagirwa agiye kubona ka Kadafi kari kumuhakaye karari twa dusore tw'amafutineri ngo abajya avuga kari ndabyo zishukunya hano ka gasore k'amafuti yakabonye bumwe butesha abagore bacu mwanyasha umugore wanjye nsigaye mbona ari ukuntu asohoka nijoro akajya kuri fone turyamye kumbe rero barakwereka umupampi yaje kubura muraho ntabwo nakwizera ko n'umugore wawe musa nk'aho ibintu mwabivuyemo abazungu rero baratandukana ariko umugabo n'umugore niyo batandukanye nyine ku munsi wo ku ishuri nimba abana bari gukina match papa yaje gufana umwana we na mama yaje gufana umwana umwe ari ku ruhande rwo hirya n'undi ku rwo hino ku buryo umwana nyine abona ko ababyeyi bose bamushyigikiye Well, I'm not telling Wendy you're on the market because she'd leave me in a red hot. Come on. Barasekano. Now you run this. Niwe na Karaza. True, but. Erega niwe yoboye umujyi menye umugabo n'umupolisi Karaza. I think you got one up on me, you know. Uyarabareba. Kristo yeza kuzwe mugabo. Muraho. Yari inshuti z'umugabo wawe nta nshuti ntago ziba ari inshuti zawe wa mugore we. Mukomerezo ntaye. That was an incredible pitch he just nailed. Ewan hari ahantu byagenze neza cyane. Bano baraganira ni Kadafi no wa mugore. Just do it. I think I just had a good read on them. Barabakiriya n'ukuri byagenze neza. Client wants even before they do. Ite kubuza icyo abakiriya bakeneye na mbere yuko bakivuga. Uyu mukobwa bisa nk'akora akazi ke neza cyane. All right, I should probably get going. Reka ngende. But I will see you tomorrow. Tuzabona nijo Kadafi. Murakoze. Good night, Jade. Uramuke Jade ni Kadafi. Ariko ngiye nguci. Being run over. Yeah, but I'm on my way now. Inama yari yatinze ariko ndaje ndi mu nzira ndi gutaha umugore atashye amasaha y'ijoro ndakira gukurikira filime. Avuye mu kazi afite imodoka nziza ntaribi shyira agakapu ke inyuma mu modoka yitonze. Nta gitima kibi. Byibura yasubiye ku murongo w'akazi. Twigano turi kigabo. And what are you doing here? Durakora cyane. Got your papers.
Yeah, well, they're pretty straightforward. I don't want anything, so. nabonye ibipapuro ndagira ngo dutandukane sinshaka kongera kubana nawe. You can screw that leech me in. urashaka kujya kubana noneho na Kadafi? Let go. wandekuye? Hey. Let go or I'll file a restraining order. Dekura cyangwa njye gutanga restraining order njye kuyisaba. Bya tegeko nyine bagukubita mu rukiko bakakubwira atahana uriya mugore ari wa mugabo we. Ujye uri nko muri metero 500 cyangwa muri kilometero. Zuzakureye numwegera tugufunga. Save lives, remember. We ntabara ubuzima bw'abantu. One thinks you're crazy. Uvuze ko nakugiriye nabi abantu bacika kuri umusazi. Ikiruta napfa kugira ngo nongere mbane nawe. Umugore nakubwira gutya bakomeje. Ati ikiruta napfa kongera ngo mbane nawe. And I'd rather cut you up in a million little ways than let anyone else have a piece of you. Nanjye ikiruta nagukatamo ibice 1,000 cyangwa ibice miliyoni aho kugira ngo hagire igice kimwe cyawe gikorwaho n'undi muntu. Nyagasani. Umwe ati nakwicaho kugira ngo ndi mugabo gutware. Umugore ati nawe nanjye napfa kugira ngo nongere mbane nawe. Nyagasani. Hey! Kurikira filime witonze. Bayise ngo urupfu rwatabaye ubuzima bwanjye. Urebe. Barakwereka ibyumweru 5 bishize. So happy you got into this house. I know. I'm so lucky. All right. Bari hano nishimiye ko wabonye inunzu umugore yaje kuhita ajya mu nzu ye nanone. Mommy, when is Daddy coming? Ese papa azaza ryari mama? Well, you and your daddy get to celebrate your birthday. We na papa we muzaserebura nyine icyumweru gitaha. Mama ntabashaka kubwira umwana ati papa we buriya nimbwa n'umuntu mubi nka bya binda binaha njya mbona mukora. Iyo mugabo yatanye n'umugore bagiranye ikibazo buri umwe abahura n'umwana akabwira mama we buriya ni indaya papa we ni indaya. Ugasanga umwana nk'ibyo bintu ntabakwiye kubimenya. So, what does Ed think about your new place? Edi saratekereza iki kuri inzu nshyashya wabonye umugore yaguze inzu nshyashya? Well, did he sign the papers? Yagusinye si ibipapuro bya divorce? My lawyer got them back today. Oya avoka wanje uyu munsi nibwo yasubiye kumubwira ngo asinye ibipapuro bya divorce. Umugabo yanze gusinya divorce. Yeah. Yaje kumena imyanda ni musa y'ijoro. Urebe yari kumena imyanda. Naho yimukiye. Urebe filime witonze. Hari ikimodoka yabonye gihagaze hirya gisa nk'ikiri kumucunga. Ni umugore. Urebe filime witonze. Hari kuriya nindi urimo indani. Modoka ita yaka. Urebe filime. Ikimodoka gico. Buriya ariko umuntu uri kugucunga ntago wamuyoberwa. Bimeze bite? Uyabyibashije ariko ntiyabitindaho. Yeah. Bwarakeye. Umugore ari hano. Right. Sawa sawa sawa. We'll go warm up with the team. Mwana wanjye genda ube wishyushya n'ikipe umwana wamuzanye muri siporo nyine aba yitoza. Umugore ni wasa hano. Zanye umwana ku kibuga. Kana gakinira ikipe y'ikigo. Bite. Diane. Umugabo uyu ni Diane yazanye undi mukobwa. Who? Kisukuru nawe. In the same league. Umukobwa. It's a good league. I should go talk to the coach. Reka njye kuvugana na coach. Umugabo menya nawe yiboneye undi sheri. Rega ni nka taxi imwe iragenda ugafata indi. Girlfriend? Uriya ni sheri wawe mushabonye se? We've been out a few times. Atumaze gusohokana inshuro nkeya. Who's this? Sean niwe wamunkubisemo pase. Hey, if you want to come by the house and pick up your stuff. Oh no. Waje mu rugo ugatwara ibintu byawe soya bireke bigumane. Well, look, unfortunately, I'm going to be away for a conference for a few days. Ngiye kumara iminsi mike naragiye ahantu mu nama. Weekend. Sinzabasha kuza gutwara umwana uzamwiteho. Come and grab her. A few hours when I'm back. Abana wabo mumpaye se nkamujyana mu rugo mu gihe ntaragiye safari muri iyo nama yego. Ntaribi. Umwana bari uwabo buri umugabo niyo yaba ari umugabo mubi kuri weho wa mugore we ku mwana waba ari umubyeyi. Impamvu umwana badakwiye kumenya ibyo bikosa byanyu mukorana hagati yanyu buri umwe ajya kubwira umwana. Kira kigabo ngo niso ni kirara. Ni gisinzi. Ariko riko yagarutse mu kazi asigaye akora akazi yishimye. Aho uzi gutandukana n'umuntu mwabanaga n'ubundi utabishaka naho wumva umeze nk'ucitse gereza. None se simbizi usaba divorce tuziranye. Mugore ari hano. Hari uwaje afite imbunda mu ntoki ndagira ngo ukurikire filime arayimutunganiye ikigabo Jed. Hari uwahamagaye. Nyagasani. Umuntu mutunze imbunda yaragiye kumwica yitacaho yumvisha ari uhamagaye. Kumbe ni Kadafusha uhamagara. Nyagasani. Glad I caught you. Nishimiye ko nkubonye. I wanted to ask you earlier, but you were so busy. Nashatse kuba nakubaza kare ariko waruhuze. Mugore ari kanza rahamutse. You maybe get together this Iyi weekend hari ikibazo tubaye turi kumwe tukajya gusangira ko kunywa. Ndakwiyamye wakikuri cyumva nk'ibintu uri kumbwira. Mugore arokotse urupfu. None se shushu be. Basi tuzabonane kwa mbere Kadafi yaraje gutereta umugore uzi umuntu gutunga imbunda akabura gato. Wumva upfuye. Nimba bataragutunga imbunda ku mutwe ukaba uri kureba iyi filime menya ko nta makuru ufite. Ibintu mba ndi kuvuga abantu hari abantu bari kubyo nyewe natunzweho pistol sha
ndabyibuka sha barikwereka umugore yatashye hatarwiyambitse guhamagara umuvandimwe Ray. Kayira ni umukobwa wabo. Kayira yagasani bamutunze imbunda. Umugabo yaramwibwire ngaho kugira agira undi mugabo ugutwara ngiye nabyimenyera ko wapfuye. Hamagara umugabo we. Jade. Where is she? Umukobwa wacu ari he? Uravuga ibiki? Ku kanya abona message. Hello, Jade. Umuvandimwe amubwira ati najyanye umwana mu isomero. Jade. Jade, is Kayla? Umwana wacu ameze sawa? She's fine. Yega ameze neza. Jade, I don't know what's going on. Ntabwo nzi bijya mbere. I was in Phoenix. Nibwo yagera muri Phoenix. Mugabo. Gatorori. Umugore yikanzemo. Umugore yisaza hano. Yisaza hano. Kuri polisi. Kuri polisi ari kuzikubona umuntu yagutunze impundu tujya kwishinganisha tubuzima bwanjye. Buri kugenzwa. Akubitana na Karaza ni inshuti y'umugabo we. Ugiye hari ibyo ngiye kureba. Well, can I help? Fashe. Ninjye boss wa hano Karaza baranzi muri polisi. Right. Yego. By the way, I was really sorry to hear about you and Ed. Nabashwe kumva ibyawe n'umugabo wawe. The four of us never really hung out, but maze igenge n'umugore wanjye tusohokana na couple yanyu. So, who knows? Maybe you can find a way to. Ariko ibibazo ufitanye n'umugabo we mwabikemura. Umugabo we ni umwana mwiza turamuzi. I was nyine gonna ask about something with the school. Nari nje kubaza ibyerekeranye n'ikibazo nabonye ku ishuri ry'umwana wanjye ariko nta kibazo nimba umugore yaraje kuri gade kuri polisi. We yaraje kuregera ngo ni Karaza ni inshuti y'umugabo wese amubwira ati urabona umugabo we ni umwana mwiza niyo mfura y'u Rwanda isigaye i Kigali. Ese abura ni icyo avuga. Umugabo we bamuzi neza ni umuganga uvura abantu w'inyangamugayo. Buriya abantu babari babiri nimba ubonye umuntu mu kazi yitanga ari umwana mwiza bitandukanye no mu rugo uko yitwara. Tell anybody. Nta muntu nigeze mbibwira. I should. Nakabaye narabibonye ko kira kigabo kigufata nabi. Nobody saw it. Nta muntu wigeze ubibona kuri mugabo yamfataga nabi. Everyone thinks Ed walks on water. Abantu bose bazi ko umugabo wanjye agenda ku mazi mbega ni nko kuvuga ati kari nka Messi ya nyina ari umwana mwiza. Mama na papa kuva bapfa. One day we were at a friend's house. Umunsi umwe nasohokanye n'umugabo wanjye tujya gusura inshuti zanjye. I corrected him on something I can't even remember what. Avuga ikintu twasohotse kumwe uri kumwe n'umugabo wawe muri mu bantu umugabo wawe akagira ikintu avuze ikintu ndamukosora ndamubwira ati wapi ibyo bintu ntago ari byo umugabo wanjye urundi kwa kundi nyine umuntu ashobora kuzamura ikiganiro akavuga ati urabona buriya n'iki ukahita umubwira ati oya nyamara ibyo bintu bishobora kuba byarabaye byaragenze gutya ati umugabo wanjye ndamukosora twasohotse turi mu nshuti. Tugeze mu rugo sumva ko nari namukosoreye mu bantu nkababwira ati wapa ako kantu siko mu biganiro bimwe bisanzwe nkuko wavuguruza umuntu bwari bwo bwa mbere nibwo bwa mbere yanimbuye ngo na mama we kera yajyaga amukubita cyane byasa nkaho ibyo nari nakoze byose. Jade tangiye kwibuka umugabo we bwa mbere atangira kumukubita umva ikigabo cy'ikibwa ngo cyamukubitiye ko yagikosoye nyine nkuko umugabo yavuga ati urabona muri 2003 nibwo Osama bin Laden nyine yatatse n'iki wowe kavuga atoya ni 2001 mugabo wanjye wari wibeshyeho imyaka 2 umugabo bageze mu rugara mukubita ati umusoro ute mu ruhame kandi injiji ngo ntago zikunda umuntu zikosora ndarahira I will never ntago nzigera hurt you again. Numa kiriya kigabo cyawe cyongera kukubabaza we n'umuvandimwe we. I think you can. Buri abavandimwe bakugenza isoso umve mfite ubwoba abantu bazi umugabo we neza ndakeka umugabo wanjye ari kugerageza kunyica nyagasani. No, Jade ntabwo bishoboka. No choice but to go to the. Nta yandi mahitamo ufite urajya kuri polisi. Please, sergeant. Ariko inshuti ye se sergeant kari Karaza n'ubundi ari we mupolisi. You're turning around. Ibintu yahita bihindura. You seem like I'm the crazy. Bigatuma ngaragara nk'umusazi. To break down another one he had to save. Akahita agaragaza nkaho ngiye ndi umurwayi yari ari gutabara. The only way anyone would believe it is if it came from his own mouth. Uburyo bwonyine bwatuma abantu bizera ko umugabo wanjye atari umuntu mwiza keretse ubwe ku giti cye ari ubyivugiye bimuvuye mu kanwa. Urumva ariko hari igihe umuntu abazwi neza muri society ku buryo ugiye ukavuga ati uriya mugabo ni umwana mubi kandi abantu bose bavuga ati mu gihugu rwose uriya muntu niwe w'inyangamugayo tuzi ku buryo abantu bose bavuga ati uri umusaza ahubwo uriya muntu uramuvuga gute. Simuba muzi nk'umuntu uririmba tuvuge nk'urugero gospel mwese muvuga
turiya mwana ntama y'Imana uyu nawe nibyo bintarimo ari kuvuga turiya mugabo wanjye ndamutse mvuze ngo ni umuntu mubi isi yose yanseka ngo keretse ubwe ku giti cyari ubyivugiye bikamuva mu kanwa mbega ni nk'umuntu wavuga ngo roki ngo ndi umwana mubi bakwica ndazwi discipline urakora iki rero kandi ndi umwana mubi nuko mutabizi ndakora iki nako nta mwana undi munari niyise umwana mubi urebe umugore arakora iki aravuze ati uburyo bwonyine bwiza bwatuma isi yose imenya kuri ya mugabo wanjye ari umuntu mubi nuko ari we wabyivugira ati ndi umuntu mubi naho ubundi nta wundi muntu wabyizera bahita bakwita n'umusazi ayo magambo yakomeje kuyatekereza ati uburyo abantu bose bamenya kuri ya mugabo wanjye atari umuntu mwiza nuko ari we wabyivugira umuvandimwe abaza turakora iki rero umugore wese azakura ino arakora iki azakura ino agufatira flash ntugire ikintu kimwe wibagirwa abagore buriya baba ari abahanga umugore wafashe icyemezo agafata gahunda hari ibyo yajana arabanza reditinga n'abapakira ibyo muri buze kurya muri park ni umuvandimwe n'akana ke mama washyiremo na ice cream yego sweetie umugore ni umwana mwiza abagore none uba abana beza bakunze guhura n'ibigabo bisha by'ibyana bibi use muvuge katorore ndapfushije wabona urakoze katorore habuze gato sinshaka kuhangayika But if something does happen, I need to know that. Negira ikintu kiba ndagira ngo uzite ku mwana wanjye. I am not okay with that. Wibyo ntago natuze ariko wagize ikikubaho. Sezeranya ko wagize ikimbo wazita ku mwana wanjye. Yaje kubwira umuvandimwe we. Sezeranya. Amagambo. Alright. Sawa. Alright. Sawa. Okay, Sweetie. Witeguye kujya muri park ni ahantu nyine usanga hari udutebe abantu basohokera abantu bakina n'iki ntago ari pariki. Ubu mwana mwiza. Kandi wumva ibyo auntie wawe akubwira. Kandi mwana wanjye ujye wibuka ko ngukunda cyane. Nanjye ndagukunda mama. Nakana kedisi. Katururi. Umugore yatangiye gucika ko umugabo washaka kumwicisha. Be careful. Wirinde. Right, kiddo. Katururi. Hey! Urebe filime witonze. Mugore hakurino. After performing 1,248, yo kubaga abantu basaga 1248, I still believe I can do better. Ndizera ko nakomeza gukora akazi kanjye neza. Uyu mugabo ni umuntu igihugu cyose kizi ubaga abantu wita ku buzima bw'abantu. Kuza ukavuga rero ngo umuntu nk'uyu ngo ni umuntu mubi banaguseka. Ndetse twese twatabara ubuzima bw'abantu. What I will share today, I hope we will. Bitani byo ngiye kubasangiza uyu munsi ndizera ko tuzatabara ubuzima bw'abantu. Barakwereka ari ikigabo cya Jean. Hey! Ibi filime gifite n'imbunda nimbabonye ikigabo cyari cyambaye ikote cyendaga kurasa umukobwa. Cya Jean kurino. Surgery, so I don't have to tell you that work-life balance has not been high on our agendas. Thank God for my wife. Imana ishimwe ko umugore wanjye rwose wagiye umba hafi muri ibi byose. Imbuza umugabo ugenda agafatisha akavuga ati umugore wanjye n'umwana mwiza Imana ijye muba hafi ni umfasha kantera courage wowe kaje kuvuga ngo uwo mugabo ni mubi bahita bavuga ati buriya akagore niko kamunaniye. Double cases. And it is my hope and desire. Umugore bidatinze yaje mu nzu hano atangira kwikubita ku nzu. Umugabo kari gutanga ijambo yasize urugo rwe umugore yaje mu rugo rw'umugabo atangira kwikubita ku gikuta ku mameza urebe amenagura ibintu arikomeretsa amaraso yasiga mu nzu. Umva wabaza abantu harya basaga 1,140 umugore yaje mu nzu atangira kuwasiga amaraso. Urebe filime umugore yaraje ubwo arigwisha yikubita hasi asiga amaraso mu nzu y'umugabo we. Umugore ubwe yarabyikoze ari nawe twatangiriye filime umugabo atashye umugore we yiriwe mu nzu yikubita asiga amaraso ye mu nzu umugabo aratashye. Urebe filime hano twatangiriye filime yacu umugabo atashye. Hey! Iyi filime yitwa ngo urupfu rwatabaye ubuzima bwanjye. Urupfu rutabara ubuzima bwawe gute? Umugabo yaje hano mu rugo asanga urugi rukinguye. Jed kandi umugore yarahukanye ntago babana. Jed we umugabo kukirana mu rugo iwe abona ibintu byose byamenaguritse byose byakozwe n'umugore we. Nta muntu wakoze ku mugore we. Yigasane
umugabo akura telefone. Hano twatangiriye filime. 911 tugufasha iki? It's my wife. Numugore wanjye. She's gone. Yagiye. Ibintu byose. Nyakubahwa. Wadusobanura nibice bijya mbere. Nanjye ntabwo nzi bijya mbere. There's blood everywhere. Amaraso ari ahantu hose. And she's not here. Umugore wanjye nawe uri hano, amaraso yuzuye hano. Well, she's not here. Nta uri hano. Umugabo yagize. Umugore wanjye nawe uri hano. Tugiye guhita twohereza polisi. For dinner, you think like macaroni and cheese maybe? Ngo yaratashye. Kugera mu rugo asanze umugabo yageze hano. Yaje mu rugo iwabo. How are you? Meze ute? Good, good. What's going on? Ibiki bijya mbere. Where's Jade? Jade ari he? What do you mean? Look, Mva. that's not the time. Nta gihe dufite. We'll be in touch and I'll call you later. Ndaguhamagara nyuma. Leave! Muvandimwe wanjye ari he? Not now, okay? Genda winera amagambo runaka. Good enough for everyone. Ibibazo byabaye birahagije ku bwa twese. In touch. Reka njyana umwana wanjye turasubira. Stay with Daddy tonight. Umwana wanjye urarana na papa wawe iri joro. Ugera hano biramucanga nawe ntabwo asiba icyo mbere. Umugabo afata umwana. Uyu ni Jade. Siga message nimero y'umuvandimwe ntabwo iri gucamo. Yikangamo. Bigenze bite? Kumbe dore cya kigabo. Bakibona ariko. Kiraho ni cya cyicanyi twabonye gishaka kurasa umukobwa. Cyo kiri hano. Kwereka umugabo yagize atya. Kure telefone yindi ya kabiri itari yasanzwe akoresha. Muri iryo joro kurikira filime witonze. Kure telefone ahamagara wa mwicanyi twigeze kubona ashaka kurasa umugore we. Umva amagambo. Yego ni njyewe. Apolisi baracyari hariya sinitaye icyo ukora. Ariko umurambo w'umugore wanjye genda uwukure mu rugo. Nimba wamwishe umurambo uwukure hariya. Sasa uyu nguyu ni kwa kundi umuntu ashobora kugwakaza tuzica umuntu ukumva araguhamagaye ati nabonye amaraso rero mu rugo genda n'umurambo uhakure. Urumva nk'umuntu baye akazi ko kwica umuntu ntabwo wahita uvuga ngo none se ko namwishe ibyo byabaye ryari, uhita uceceka kugira ngo urye amafaranga. Ntabwo uhita uvuga ngo ntabwo ari njyewe ngo none se ngo ko nabizo ya nk'umutekinisiye n'umutekinisiye akana kazi, uhita uvuga ati cyane rwose umurambo ndaje nk'uhakure nubwo waba utazi bijya mbere kugira ngo urye amafaranga neza. Nyine umuntu anyishyuye ngo sobanura filime najya kumva ngo mvaramugaye ati filime yageze hanze rero wakoze cyane Rocky. Mpita mubwira ni nyoherereza na yarasigaye. Ntabwo uvuga ngo ntabwo ari njye wayikoze. Nta mutekinisiye uhakana. Ikigabo cyo nimba baragiye akazi ko kwica umugore atangiye kwibuka ageze hano muri lodge atangira kwibuka uburyo yabigenjemo ibintu byose. Ubwe niwe wikase n'icyuma nyanyagiza amaraso ye mu nzu kugira ngo bizagaragare ko yapfuye. Kandi yabikoreye mu rugo rw'umugabo we. Ubwe yabikoze abishaka. Ubwo umugabo nawe yise avuga ati wamwicanyi nawe naratumye kwica umugore wanjye niwe wabikoze. Umwicanyi nawe icyo yakoze nta kindi yise aza mu rugo. Umugabo ko yambwiye ngo nze mu rugo rwe ngo makuru umurambo muramburi. Inde wishe umuntu se ko nawe nzi, ariko ntabwo cyabibwira umugabo, ntabwo yaba kikishyuye. Cyo kigomba guceceka kikavuga ati namurangije. Nacyo cyarahageze kirumirwa kandi ntabwo cyabwira umugabo ngo umugore we ntabwo twahuye sinamwishe. Oya, ugomba guceceka ukavuga ati shande mwicuza ukuntu byamvunye ahubwo nyongeza urebe. Nobody would believe what you tried to do to me. Mugabo wanjye nta muntu n'umwe ari kuzizira ibyo wagerageje kunkorera. So I'm gonna make sure you tell them yourself. Ngiye gukora uko nshoboye wowe ubwawe uzabyivugira uvuga ibyo washatse kunkorera. Ni umugore. Abagore barategura. Mba mbabona umugabo ari hano bisa nkaho umugabo n'ubundi yari yarashyizeho umwicanyi ngo yice umugore we. Umugore akimara kubibona we yigira nkaho n'ubundi yapfuye. Uyu yagiye kubona nimero imwandikiye. Perfect. Ntangira kubona video y'umugore we. Nabonye indabyo zanjye yibuka ku munsi w'ubukwe bagihararanye rukundo rw'abasha. Umugabo ari hano harabaje kumureba mu makote. Detectives. Have you found her? Detectives, mwabonye umugore wanjye wapi? Can we come in? Twakwinjira. Boss. Mwinjire. Come right through here. Mwinjire. Aba n'abashinzwe iperereza ni ba detective. Detectives, ubwo ni benshi. You said Jade has a history of depression. Harya umugore wawe afite amateka yuko yajyaga arwara za depression y'agata umutwe. It started October. Byatangiye ababyeyi bakimara gupfa. I helped her get up. Sha mugore wanjye nkajya mufasha nkamusubiza muri kontore nkamushyira ku murongo. A month ago,
ariko ukwezi gushize I know it's spiraling again. yongeye kubona atangiye guta umutwe. Jay doesn't drink. Ntabwo yanywaga inzoga cyangwa akoresha ibiyobyabwenge. Oh, in the house. The physical abuse. Wajyaga se umugore wawe umukubita? Jade's sister came out of the station. She told me murumuna w'umugore wawe yavuze ko umugore wawe ngo yari yamaze iminsi amubwiye ko wajyaga umukubita ukamufata nabi. Nibyo? Jade thought you were trying to have. Ndetse ngo wagerageje no kwica umugore wawe. Niyo makuru twahaye n'umuvandimwe. I'm sorry. Mumbabarire. I don't know where Lee would have gotten that from. But you're aware she's by. Sinzi ibyo murumuna w'umugore wanjye yababwiye ko muzi ko mwese ajya tumutwe. The drug. Ndetse yarafite n'ikibazo cy'ibiyobyabwenge. Paid for almost 10 years. Ndetse yaramaze imyaka 10 yarabuze aba ku mihanda. Nta kindi rero yababwira kitari icurumva yarisariye. Wumvishe ikibi cyo kubunywa ibiyobyabwenge niyo waba utarasaze nyine ukoze ikintu uvuga ati none se muyoboye kangwa ibitabi. Ni ibitabi n'ibimugi. Lee has some really shady people around. Uriya mukobwa afite abantu bayibahorana nawe. Even claimed she was being followed. Ejobundi yari kumbwiraga amaze iminsi abona abantu bamukurikirana. But now she's telling these stories. None yaje kubabwira inkuru ngo nashatse kwica umugore wanjye. Because I have my reservations about her. Kubera ko namusabiye randevu ku bitaro ngo bamuvure. Tell me, detective. Mbwira detective. Nka papa haba n'umugabo mu rugo. Urumva ntari gusabira randevu murumuna w'umugore wanjye ngo ajye mu bitaro bamuvure indera kwe. Dr. Thompson. Urakoze muganga Thompson. Giving us some leads we can follow. Byibura uduhaye icyo turi buhereho dukora akazi. Uriya mugore yari ari kuyobya ubuyobozi. Aruyobya ariba yiha amakuru atari. What do I tell my daughter? Umukobwa wanjye mubwira iki? Go tell the truth. Mubwire ukuri. Or mothers. Mubwire kutazaho mama wari. Kuko umurambo ntabwo turawubona. Ubwire umwana kutazana mama wari. Urebe filime witonze. Hey! Umugabo ari hano. Ya, ni umugabo mwiza uzi kuvuga. How does it feel to be Mrs. Thompson? Urumva bimeze bute kuba ugiye kumbera umugore? Kuba umugore wa Thompson? Got my perfect flower. Nabonye indabyo nziza. Got my perfect. Ndetse nabonye n'umugabo rwose udasanzwe. Nabonye umugabo wa mise kigore iyo mu kibano ubukwe bukirimo kigutereta za fiançailles ngo ubona ko ari ufite umugabo mwiza kwisi. Buretse urugeremo. Ngaho jido buri abagabo benshi ntabwo bakunda kubwira abagore babo ko kera banigaga karate na kungufu na mawashi. Ubibona iyo mugeze mu rugo. Ariko reba afiteho. Ikigabo. Hey! Reba filime. Tuvuye hariya. Mugore yaje anashyiramo akagofero asigaye aba muri lodge. Mugore ari hano muri lodge. Aza hano. Ari mu kazi ari mu muteguro we mbega ibyo arimo arabizi. Undi kirazira kujya mu bintu utarateguye. Umugore w'umuganga Thompson mu minsi ishize yarabuze. Uwitwa Edward Thompson yahamagaye polisi. Ariko detective abashinzwe iperereza nabo nta kintu barabasha gutangaza gifatika. Umve ni kuri televiziyo bari kubivuga urumva ni umugore w'umugabo w'icyamamare umugabo ni umuganga urenze. Umugore yaje hano yandika ati happy anniversary. Cyaje gusanga abantu nyine bizihiza umunsi bashakaniye za wedding anniversary. Rebe umugabo yaje ku kazi mu gitondo mu gakote ntago wamenya ububi bw'umugore yamukurikiye. Umugore yakurikiye umugabo we. Umugabo avayo komeza imbere. Urebe filime umugabo amaze kugenda hari undi waje. Urebe filime witonze. Umugore arabireba. Agiye kubona abona umugabo yasize adafunze imodoka. Hari uwaje mu muryango w'umugabo w'imodoka we bisa nkaho ari isiri bari bariho. Harimo amafaranga menshi. Icyacicanye. Vuze ngo umugabo yari gisigiye amafaranga zika aricyo cyamwiciye umugore. Umugore arabibona n'ubundi ko umugabo yari yarashatse kuba mwica. Urebe filime. Umugabo ari hano. Dr. Thompson. Muganga Thompson. This is Alouette. Alouette. From your reservation tonight for 2 Wa confirma ko mwari muri buze reservation mwasabye yo kurira muri restaurant yacu ya saa 2 se. Shall I confirm it? Confirme ko muri buze muri saa 2 muri restaurant yacu kumwe mwarakoze reservation ahantu ngo muzajye wenda sayi niba kabafatira table. Mugabo ari kanga. Ndakira gukurikira filime. Barakwereka kimodoka cya Jean. Yo. Imodoka cya Jean.
ni ikigabo umugore yagikurikiye kivuye gufata amafaranga mu rugo mu modoka y'umugabo we. Ikigabo urumva ntabwo cyavuga ngo ntabwo ari njye wamwishe. Bagiye akazi cyo kwica umuntu cyumva ngo umuntu arapfuye, ubwo nyine uhita uvuga niyo yaba yishwe na korona uhita uvuga ati ni njye wayimuteje, ni njye wayimwanduje. Cyo ntabwo cyavuga ngo ntabwo ari njye wamwishe. Cyo kiri cyo kikira kikavuga ati naramwishe nshinyagurira n'umurambo. Numva ntabwo cyagenda ngo kibwire umugabo ngo kandi ngo nukuri nkubwije ukuri burya nanjye numvishe ngo umuntu yapfuye ariko sinzi uko byagenze. Ntago uwo muntu yaba ari umurara. Yaba yarayobye umwuga. Umugore arakurikira. Warabizi nyine areba iki kigabo amenye koko bimeze bite. Yarakibonye kimutunga imbunda kigiye kumwica. Umugore yagikurikiye. None nimba ari ikosa rya mbere ni ugukurikira umwicanyi nk'uyu. Baza umuntu washakaga kukwica bataramuha amafaranga none hayafite mu ntoki yagukora ibiki. Kigabo cyaje kuyabara. Uyu arabibona ko iki kigabo gikuye amafaranga mu modoka y'umugabo we. Ubundi icyo cyonyine ni ikimenyetso umuntu wagutunze imbunda ugiye kubona ukabona umugabo wawe ari kumuha amafaranga. Ibyo byonyine babikwereka ko umugabo yishyuwe. Kimaze kubona amafaranga gikureyo telefone. Ntabwo kivuga amagambo menshi kitege telefone. Uyu yumva nabonye amafaranga n'umurambo w'umugore we nawitayeho turarangiza nishe kitagikupa. Uyisa kumfirima ko umugabo we yari yaratanze komande kumutanga komande ati karagahene muzakambagire niki ngasangire n'amaniga yanjye. Hari meza ba reserve vyano nditse kuri Thompson. Right this way. Yego ngwino nyikwereke. I don't suppose you know when the reservation. Wamenye ninde wa bookings iyo meza? Keep a record of that. Ibyo nago tujya tubibaza. For your tables. Ariko nkurikira nkwereke imeza yawe. Nyagasani. Umugabo azi ko umugore we yapfuye ni umunsi w'igihe yashakaniye n'umugore we kureba banabona imeza yanditseho Eddie. Yitwa Edouard. With the wine list, but the chef has already been instructed to prepare you and your wife's. Umutetsi wacu wamaze kumubwira n'ibyo uri buze kurya. Enjoy. Nabyara bimubwira sanga ni ibiryo yajyaga asangira n'umugore we kwisabukuru igihe bashakaniye. Bari bagiye kuza hariho na rwa rurabyo rw'umweru yajyaga akunda guha umugore we. Kandi azi ko umugore we yapfuye ninde watanze reservation. Cyane umuzimu we wagarutse nandi umugabo atangira kwikanga. Umugore wanjye ko yapfuye umunsi twashakaniye ukaba ugeze ninde waje bookinga restaurant akazana agasaba ibiryo nkunda kurya nasangiraga nawe n'indabyo nakundaga guha umugore wanjye. Umugabo biramucanga ndetse yanditseho Eddie niko umugore wamwita muri rubanda wamwita Edouard. Hari igihe nyine ubuze umuntu wawe ukakunda kukwita ndetse hano handitseho ati ni JD isabukuru nziza y'igihe twashakaniye mugabo mwiza. Nyagasani yumva bari guseka hakurya. Nyagasani mugabo yikangamo aya namaraso atangiye kunkurikirana umuzimu we wanziye nta mahoro y'umunyabyaha. Ibyo bintu Yesu yarabyivugiye mu bakori hariya ni benshi. Yesu ari kuziko n'abatarazi imirongo yo muri Bibiliya yaravugaga ngo haranditse ngo nanjye niko mbabwira. Umugabo yisaza hano ufite ubwoba aho sikubuzi ko umugore wawe wamwicishije yapfuye ugatangira kujya ubona hari utuntu turi gukorwa kandi ubona turi gukorwa n'ibintu tumeze nk'aho ari we dukoze. Umugabo arazana kuri telefone muri filime witonze yumva message ivuga ati nabonye amafaranga umugore wawe umurambo we nawitayeho turarangizanije. Ni message yoherejwe n'umwicanyi. Message arayumva sike dore uvukana n'umugore uyu nawe diseri mu gahinda ntazi byabaye ku muvandimwe we bamuburiye irengero. Ubundi ugiye kuri diro nk'iriya nta muntu n'umwe ubibwira. Iki cyabyukiye urashaka iki? Nje ngo tuganire ku bya Jade. So you can tell me a bunch of lies like you did the police? Kugira ngo mbeshye uko beshye polisi. A drug addict and a crazy bitch I am? Sobwiye polisi ngo ndi umunywabi mugi ngo ndi bitch. Reba. She made a dinner reservation for us. Yagiye akoresha reservation ya restaurant hano twari burire. Did you do that before? Ndagira ngo menye nimba iyo reservation yari itanze muri restaurant mbere yuko twiyunga. You tried to kill her. Wagerageje kumwica Eddie. She wasn't planning on celebrating your anniversary. Urumva ari gutegura ngo muzasangira isabukuru waragerageje kumwica. Ahubwo niyagira ikintu kimubaho nubwo tutaramenya aho yagiye. Nzakwiyicira. Ubwo biramucanga arashaka kumenya nimba ya restaurant umugore yarayibukinze mbere yuko bashwana cyangwa se byakuzwe muri iyi minsi yarazi ko umugore we yapfuye. Nuko tutangiye filime yacu. Umugore ari hano ari muri lodge ari kurara mu karoje kari ahantu mu madive n'iki niho yitsimbye.
nta n'uzahari. Yiyumviye amakuru avuga ati ya wamwicanyi avuga ati rero amafaranga nayabonye, umurambo w'umugore wawe nawitayeho n'iki urebe filime barakwereka wamwicanyi ari hano. Mwicanyi arangije arabyuka aca ishene. Urebe mwicanyi amaze kugenda waje hano, waje akingura urugo rw'umwicanyi wa mugore. Kingura urugo rw'umwicanyi hano twari turi dukomerezeho. Urebe yinjira hano mu nzu y'umwicanyi, arangije afata ka kabogisi gatonya agasiga mu rugo rw'umwicanyi. Yafashe akantu k'akabogisi akazana mu rugo rw'umwicanyi, sinzi impamvu abikoze. Kano kabogisi, kano kabwate karimo iki mu rugo rw'umwicanyi. Arangije aza hano ariya mu bipapuro by'uyu mwicanyi n'iki. Urebe agaruka hano avuye mu nzu y'umwicanyi. Uyu mugore nawe ni umurakari. Kureba uriya mwicanyi yitwa Donald, yararekuwe. Donald Eastwood, ibyaha yari yarakoze muri gereza n'umwicanyi, maze iminsi arekuwe. Kwa kundi yarekuwe kandi kwa kundi bakugira impuhwe twitwaye neza muri gereza busohotse. Umwicanyi aratashye. Umwicanyi kugera mu nzu habona kabogisi. Urebe umwicanyi habona kabwati. Kureba karimo impeta. Umugore yazanye impeta yahawe n'umugabo wayisigira umwicanyi. Kubera icyo umugore azanye impeta yahawe n'umugabo wakayisigira umwicanyi? Ndagira ngo ukurikire filimi nakubwiye ngo uri busobanukirwe. Umwicanyi warabizi ko nta muntu yishe, ariko abagomba kurya amafaranga. Kumbe hako nino dore ka kana ka Keira ko ntabwo kadisi kaba kazi bijya mbere. Mama aribeta akaza kureba kana ke nk'undi mubyeyi wese ukamera, ariko ntabwo yakeka. Mwana wanjye urakora ibiki? Mwana wanjye ujye gukinira muri kaburimbo. Wakana uva mu muhanda, urabona akana ke kari gukina mu muhanda kandi umuhanda si umuharuru. Mama agira ubwoba kanjye kugakura mu muhanda batakagonga. Kiye kubona bona akana kavuye muri kaburimbo, karakana bane bazakagonga ko nagiye nta muntu ukikitaho. Keira uri kugiye umwana wanjye. Mama arabona akana ke disi karamuhangayikije urubizi. Kanjye kwitabarira umwana hatagira n'ikimubaho. Akana kamubonye ubwo nukujya kubwira papa ati nabonye mama uyu munsi. Umugabo akahita amenye ko umugore wakiri muzima. Cyahagize undi umubona umugore dore ngaravayo. Ntago byemeye ko yigaragaza. Dore ngaravayo. Urebe je kwirebera umwana w'ababyeyi urabizi n'impuhwe zabo. Uri hehe Keira? Uri he? Kumbe hirya. Keira we yumvisha urujwi rw'umugabo. Keira ngana uretse umugabo azamubona urebe ngo harashya. Uretse umugabo azamubona urebe ngo amwicire rimwe. Nyagasani umugore yisha hano. Hehe yajyagahe amubonye byose bya. Tugende twakuboneye umukozi uzajya ukwitaho. Nyagasani tugende sibyo? Nyagasani habuze gato umugabo yari amubonye. Umugore yaragiye kwitabarira umwana. Umugabo kuba ari kumwe n'uriya mwana byo nta kibazo. Umwana bari mu maboko mazima. Buri umugani inzoka ikunda umwana wayo. Byo nta kibazo. Umugore abizi ko umugabo ntacyo yatwara umwana. Buri rugabo niyo rwaba ari urugoma ariko gute ruba rwita ku mwana. Kumbe hakunino umugore yahise azakunino mu biro by'umugabo we. Ndagira ngo ukurikire filime. Bya biro umuntu aba afite mu rugo nyine. Nako ntago ari buri muntu sori imba komerekeje. Asano jya mu mashini y'umugabo we akorera akazi ke yo kwa muganga. Sinzi ibyo yashyizeho, nimba ari ibivirusi nimba ari ibiki. Umugore hari ibyo yazanye kuri flash bishyira ku mashini y'umugabo we ahita acaho. Nakubwiye ngo umugore wateguye neza umushinga ntaho wamucikira. Umugore sinzi ibintu ashyize ku mashini y'umugabo we. Hasa umugore rero byanabona inkweto mu nzu y'umugabo we. Bano ibintu bye byose dore icyumba babirunzemo byose arabibona. Imyenda yambaraga, ibikoresho bye byose do barabizinze.
In 4 hours, some of you will be masane mwese muraza kumfasha transcatheter surgery. Kuza kuba twabaga umuntu. Go over the procedure. We want to be. Ndetse twese turaza kugendera ku murongo bitewe n'umuteguro muzima twateguye umugabo mbere yuko bajya kubaga umuntu arabanza akaganira n'abaganga bagenzi be bari buze kumufasha. Bari nk'abayede bakabwira turi bukore gutya na gutya. Hakuri n'umuntu tugiye kubaga. Where we'll be placing. No, turi buze kuba twashyize nyine ka kuma kabaga. The second slide shows. Kabiri turi buze kubaga tukauza abona amafoto y'umugore we. Hey! Sorry. Kuri ya mashini yari yasize muri ofisi yasizeho imishinga ye ari kugaragaza uburyo bagiye kuvuramo urwaye ari kwereka abaganga bakorana nawe ari kugenda present igishushanyo mbonera cy'ukuntu baruza gukoramo akazi abona isura y'umugore we. Ibyo byose n'umugore wabikoze. Ukagenda kandi agakuremo ifoto y'umugore we ifoto igenda irushaho kugaragaza umugore yabaye nk'umuzimu. Umugore agenda aba nk'ivampaye, umugore agenda aba nk'ivampaye. Uriya si wa mugore wa buri wirengero we abantu nawe urabazi mu kazi ukuntu bavuga. Ukagerageza kwihutisha ino foto umugore we do akahita asa nk'ivampaye. Hamwe umugabo atangira gutuma utwo akavuga ati umugore wanjye ubu si vampaya umuzimu we nuri kungendaho. Abantu bariumiwe. Uyu mugabo asigaye ashushanya umugore wa buri wirengera akamushushanya nk'ivampaya. Muganga Thompson ibi nibicu uri kutwereka. Soke. Yagasani. Hari abaganga batangira kuvuga abantu mukonana ati wa mugabo burya ni umugome n'umwicanyi. Umugore we yarapfuye none asigaye afata amashusho ye amafoto y'akayeditinga yamugize nk'umuzimu. Yagasani. Umugabo nawe bikamucanga siko umugore we yapfuye. Siko yapfuye. Hey! Umugabo yisaza hano atarwiyambitse ibintu yabonye uyu munsi nibisanzwe. Umuntu uzi ko ibintu nkabira kukuba uzi ko umuntu yapfuye neza ubizi neza. Umugore nawe yamukurikiye. Siga message turi buze kugusubiza. Haro yarahamagaye. Umugabo byamucanze. Kureba hano abona icyenda cy'umugore we kiri hano. Kandi ibintu by'umugore byose yarabizinze bishyira ahantu mu cyumba. Kugera mu cyumba ku cyumba ku buriri bw'umugore we asanga cya gikanzu yigeze guca kimanitse hano mu cyumba. Kandi byose bari barabizinze. Kigiye uyu si umuzimu we waje hano. Uyu si umuzimu we Yagasani. Nta mahoro y'umunyabyaha. Sinzi ko inzu ya myenda y'umugore yari yarazinze yarashyize mu gikapu imyenda bongeye barayimanika mu nzu neza. Umugore yongeye arayimanika. Kandi uyu mugabo yari yarizinze yarayishyize mu bikapu. Uyu ni umuzimu we. Hey! Umugore amubujije amahoro. Uyu mugabo ubundi umuntu nakubuza amahoro wozayamubuza inshuro 1000. Hey! Niko yabigomba kumera. Ubundi umuntu iyo mu kinyarwanda baca umugani ngo umuntu niyiherera ku kagozi kawe ko guhambiriza uziherere ku ngate yo kwikoreza. Ako soko bawuca kwiherera bo bayita babivuga beruye nuko nge ndi inyangamugayo. Kuki utitabaga telefone yawe yese aza kureba wamwicanya mubaze wishe umuntu. Kishe kumba umugore hano arabumva. Warabibonye? Abapolisi barabibonye ko umugore wawe yapfuye. Kuki ndi kumva ko umugore wanjye asa nk'akiri muzima? Ndashaka kumenya. Ndashaka ikimenyetso cy'uko wishe umugore wanjye. Ukinyereka neza nimba umugore wanjye waramwishe cyangwa utarabikoze. Mwicanyi. Reka nze nkwereke ikimenyetso ko namwishe. Reba. Iki kimenyetso nicyo uri gushaka. Iyi si impeta umugore wawe wamwambitse. Iyi mpeta ntabwo umugore wanjye yajyaga ayikuramo. Yine nakoze akazi naramwishe n'injye wayimukuyemo. Wumvishe umwicanyi ariko umwicanyi arabizi ko umugore ari muzima, arabizi ko ari nawe wazanye impeta muri uru rugo, ariko nyine agomba kuyikoresha kugira ngo batamurutse amafaranga. Akavuga ati naramwishe dore n'impeta yari yambaye. Cyo kirabizi ko kitamwishe n'impeta cyarayibonye ntabwo cyabwira umugabo ngo nukuri naje mu nzu nyisangamo hano. Oya, bahita bagiteza ingarati nsubiza amafaranga yanjye. Cyo kigomba kwita kivuga ati naramwishe dore n'impeta ye. Ni biki bijya mbere man. Wewe ko twumvikanye mani kukimuza guteza ingaro umutari na seri. Je ni kinangira no gukora n'abantu batari seriye. Mwicanye eta kurusha n'umujinya hariye. Ni impeta koko y'umugore wanjye. Yarapfuye. Ahubwo uri hano umuzimu uri kuntera. Kumbe. Umugore yaciye no kwidirishya ikigabo kiramubona uriya si unyuzeho. Cyo kirabizi ko umugore kugira anamena ibintu. Ndapfuye. Cyicaye kiramwumva. Kiramubona ari kurenga. Cyo kirabizi ko kiri muzima ariko ntabwo cyabivuga. Amafaranga cyayaruka. Uyu kugirano kubitana n'umugabo we. Urebe filime? Kubitana n'umugabo we agaruka inyuma. Kwa cyacicanye. Urebe filime? Yihisha hano. Umwicanyi nawe yaje myinagize amahirwe yamwica. Nyina rukuna akazu gahemberwa wabana bitazava mu kakareka ari kubonye amahirwe yo kugakora wahita ugakora. Reka nze nkore kari akazi yato batazaneza n'ingaru.
kore hano icyicanyi kiri kumusatira gifite pistoli kirabizi ko ari muzima kirangiza akazi neza ku mutwe mama we cyewe do urabe umugore yitarenga umugore uri kurwana n'ubuzima bwe umugore wirwanyeho yise yatse imodoka uyu ni umugore wirwanyeho nyagasani bimeze bite ndere yisari buri mugore wese n'umukobwa ureba iyi filime wirwanyeho apani ninja barwanyeho za ninja z'amasado wirwanyeho witigitiye akavuga ati cyakoze ariko rata niyo baba barakurwanyeho nabwo n'ubwenge ese bagusanga ahantu wihishe bakakurwanaho hari ikintu nawe warakoze nimba waranakaranze akanyobwa ngo bakurwaneho nabyo turabikore kumwicenyeri hano ofisiye ugiye hari abapolisi baje kumureba umugore bisa nkaho yanamuteje polisi vuba bidatinze mwana wanjye mbega niwe kumwira ati vuba bidatinze turongera tubonane n'akana karagakumbuye bimeze bite gusa icyo ari gukora ni ukugira ngo umuntu atamwica nimba umuntu yari yishyuye umwicanyi ngo akwice ugomba kwirwanaho twese buriya buri munsi tubyuka binubona umuntu yiruka atigita imisereri iki twese buriya buri muntu aba ari kugerageza kureba ko ejo bwaki yaporeza kwereka muri iryo joro umugore hari aho yaje uyu mugore nakubwiye ngo nta kuryama ariko uzi ko hari umugingo ushaka kukwica ushaka kukubuza ubuzima n'umugati waryama ute umugore yaje hakunino iyo filime witonze umugore yaje hano arabanza arazinga byane bavuga ngo warakenyeye zano kurayo imigozi yitonze yisiga amaraso nako yisiga sauce tomate buriya yisiga ibintu by'ibitaka ku ishati no mu maso arangije arizirika imigozi arihambira n'umugore urebe filime witonze amaze kwihambira akanda hano arifotora arongera arifotora ugukanda hariya nyine kamera washyize imbere ikagufotora ubwira kereke ejo nzaza gutwara papa hari abundi buzima bw'abantu yari yagiye gutabara ukaba ari hano hari uwo yabonye hano imbere ku modoka uriya ni wa mugore wanjye Jedi kumbe karacyari kazima uriya ni Jedi tu yabonye umugore we sinzi byagenze bite Jedi yabonye umugore we kano kajiga karacyari kazima kamaze iminsi kanesha umutwe reka ngarangize umugabo avayo witonze urebe ni umugore we vayo fata umugore waramuniga harashya arakaniga Edi we kumbe kureba ari kuniga wa mukobwa yaramaze iminsi wundi atereta umwe ngo bamuhayemo passe Diane ntabwo nari nzi ko ari wowe ikikwereka ko umugabo yatangiye gutuma utwo atangiye kubona abandi bakobwa bambaye imyenda imeze nk'iy'umugore we akababonamo umugore we ugatangira kumenya ko akazi umukobwa yakoze kakoze ko kumwereka ko yabaye nk'umuzimu babaruye ni wa mukobwa yateretaga nari mbonye usa nka wa mugore wanjye wa mbere ubwo umukobwa nawe ahita avuga ati none se nimba nsa nk'umugore wawe wa mbere baraniga waramunigaga none se abantu basa nkaho urabanigara ndekura ngende ibaza ariko urwitwaza wamuhaye ngo rutumye muniga ngo nabona gusa nk'umugore wanjye wa mbere umugabo yarasebye basa nk'umugore wawe urabaniga cyarasebye wumve aho kugira ngo avuge ngo wenda nabona gusa nk'umuntu wanyibye wamemukiye ngo nabona gusa nk'umugore wanjye wa mbere yagasani umugabo bitangiye kushagura amaraso ni mabi yuzi ko wamenye amaraso nta mahoro wagira ibi ni biki urebe umugabo yisaza kuri polisi gitaraganye kuri polisi urebe filime kiminoroje kuri ribu baramuhamagaye ribu nayo biri mu kazi kose umugabo aza hano Shani yaje kureba Karaza fande w'inshuti ndagira ngo wumve wanyweye uyu mugabo usanzwe ntago ajya apfa kunywa inzoga ni umugabo uri seriye mu kazi ke kwa kundi uvuga turiya mugabo ari seriye nta n'amayoga anywa mu kazi ke kugira ngo akanoze ariko ugasanga ni urugomo umutima ni mubi ndananiwe yatangiye no kunywa amayoga rega mwanga kuzinywa zikiryoshye muzazinywa zarabishye ese Primus ifite amapine ugira ngo twikomereze cyabwira ukuntu yatwikaga
hano biracyaryoha Primus njya nibeta nka kanywa pasiteri atandeba yaje hano hari umuntu watwerereje amafoto rero Edi ngiye nkwa kantu buri hatananzoga ngo mbangira ngo nisanishe iyi tatu tubona muri aya mafoto ni y'umugore wawe ninde wohereje ifoto nimero yohereje ntabwo twabashe kuyikurura ariko tubwire nimba iyi tatu ari y'umugore wawe iyi tatu ni ya Jade yego ni tatu y'umugore wanjye Nyagasani ni ya mafoto umugore yifoto yigize nkaho bamuziritse bamwishe hari andi mafoto make muyanyereke oya man ntago byabyise yabonye mereka amafoto karaza we nyereka amafoto hari ukuntu nyine bano bapolisi bavuga ati uyu mugabo akunda umugore we cyane tumweretse amafoto y'umugore we yapfuye byamubabaza kumbe cyo kirashaka kuyareba ngo gikonfirme ko umugore yapfuye kijye kwigurira icupa mwihangane rwose aya mafoto ntago ari bube meza ngo abashimishe ariko n'ubuzi ngo umugabo akunda umugore dore ukuntu nacyo kibabaza kikarira shasi buri muntu ubonye ari kurira ngo niko ababaye kuri bano kibona aya ni amafoto twabonye birasa nkaho umugore we tutazigira tumubona ari muzima tunamubona dushobora kuzabona umurambo umugore yagiye yifotora asa nkaho yapfuye reba hano urabona ko yapfuye gutuvuga ngo ntabwo ubizi neza ko yapfuye ubona hano yarapfuye umugore yagiye yisiga urebe ukuntu abagore bategura nyine twagira ngo tugutegure nitunamubona uzamenye ko yapfuye ube wakira ko nyine yitabye Imana ntago polisi yakubwira ngo umuntu yapfuye ikubwira na kadisipurine yitabye Imana Mana si hamagara basadunda mugabo ari hano papa kana utwana disi n'utumareka nikaba kazi nibijya mbere ntago kaba kazi igihugu kirwana n'ikindi papa wanyongeje inkinywera ko nubundi nta bukwe mfite nuko yisuka titira yabonye amafoto y'umugore yapfuye papa umeze neza umugabo sigaye nkwa mayuka Kira mfite akazi genda ufate marete yawe ntatumye n'umwana yinywera akajike bikore vuba mbara sibyo wambara Nyagasani tuno twana rero kudutonganya tukiri duto mwana wanjye ndananiwe ndagira ngo unyumve sibyo sawa kigabo cyatu ko umugore yapfuye ninde uri kungendaho imizimu yiri kunera umugabo asigaye atitira kandi ni umubazi nta muntu bagomba gutitira intoki bwabwo umubagara igihe bwakujabuka Hi, is Kayla ready? Kera yiteguye uyu numukobwa umurera agiye gufata marete yaraje nabonye mu makuru ese n'umwana wawe basi mumeze neza yabonye mu makuru nyine bavuga ko uriya mugore yapfuye tumeze neza urakoze tubonane nijoro mwana wanjye Thank you, Kelly. uyu ni Kelly nuwita ku mwana n'umurera ajyana Kayla Kelly mugabo ari gutitira maraso ni mabari kumukurikirana iki umugore umuzimu uri kungendaho buriya guhemukana ibibi monce undi muhemuka muzi ko muzapfa ibintu murara mupanga runaka nzamuhemukira ibazira iryo joro urayo upfuye uraranye iyo migambi yo guhemukira abantu gusa bakatewe uyu disi mu makuru yabonye amakuru avuga noneho ko bakonfirimye na polisi yemeje ko umugore yapfuye babonye amafoto ye n'umuvandimwe sasa uyu ari hano hari ubutumwa bamuzaniye uyu nuvukana yitwa Ray yavukana na Jade wa mugore wacu ari hano hari ubutumwa yakiriye abwakirana ubwoba rebe ku muvandimwe wanjye nagira ngo nkubwire ko nekanye umbabarire nimba naraguteye ubwoba aho ndi meze neza humura yandikiwe n'umuvandimwe ati ku muvandimwe wanjye meze neza aho ndi wihangane nimba naraguteye ubwoba uyerize nafitemo n'ibyishimo ariko hari n'ibindi byinshi yamwandikiye tutabonye hasi uyu yababaye nishima uzi ko kuri televiziyo bavuze ngo umuvandimwe yapfuye ukabona rukwandikiye ati ndi muzima urucurumire ndi muzima muri abavandimwe
bagirana amabanga yarishimye shiwe do shimamo yari yikanze. Umugabo yaje kubaga ni umwe mu baganga b'abahanga cyane ku isi, asigaye abaga imakasi kamujabuka bikamucanga agatitira, uyazica abantu azabamara, ari kubaga atitira kandi imitsi bari ari utuntu duto cyane bisaba ngo gafate witonze uri soba nta kibazo na kimwe ufite. Umugabo ari gutitira, abaganga baramuntu, uyu ni wa muganga w'icyitegererezo, n'abaforoma benshi bari kumwe nawe, babana bari kwimenyereza akazi, baba ari nk'abayede. Aba ede ubundi ni abantu bagufasha. Ede kwiziniye ni ufasha umutetsi, ede maso ni ufasha bayede nyine bafasha uwubaka. Uyu noneho ni ba wundi ubufasha umuganga, ni umuyede nawe. Umuyede sinzi mwabikuye. Muganga ari gutitira, baza kumufata ibiganza. Muganga kuri gutitira ubuntu uri bwica umurwayi, muganga ari gutitira imitsi iri kumujabuka biramucanga. Urabizi abaforomo n'abandi bantu bamwungirije nibo baje kwibagira umuntu, barabona uyu mugabo biri kumujabuka. Ubundi akazi kakunaniye wakoraga neza kurusha utundi, umenye kuri mu marembera hitira mujabutse, yari afite hiti mu kubaga, hasigaye atitira. Ibiganza byakoraga akazi ni nk'umunsi nanjye nzumva mu muhogo biri kwanga. Umubazi umuganga buri intoki ziba zimukorera umuti, nanjye buriya kuri ofisi ku mugani ni mu muhogo niho kuri edikota. Umukuru w'ibitaro wihangane Edi, twabonye amakuru mu gitondo avuga ku rupfu rw'umugore wawe. Iyo mbimenya mugabo ari gutitira, mfite ubwoba. Twagize amahirwe abo mwari muri kubagana umuntu bagufashije baramurangiza, ufite gufata ikiruhuko. Oya ibyabaye byo gutitira byabaye umunsi gusa, ndaza kumera sawa. Oya utazica abarwayi, ndabibona. Nta n'umuntu ukurenganya, rega twese turabizi ko wagize ikibazo. Ni njye mubazi wa mbere ufite, ariko uri kumva kuri guhumura inzoga ubundi uri mu masaha y'akazi ugiye kubaga. Iyo biba ari undi muntu nari kwita mbwira inama y'abaganga bakakwaka lisansi. Buriya abaganga bagira lisansi nyine, urangiza kwiga ugakora n'ikindi kizamini cyo kugira ngo baguhe lisansi kuri umuganga wemewe. Iyo ukoze amakosa ya lisansi bari kwaka n'ahandi hantu wemereye kuvura. Uyu muganga arabwira ati wa mugabo we uri guhumura inzoga, wari uri kubaga umuntu byonyine. Ibi bintu yaza kuba atari uko tukwizera dusanzwe tukuzi nk'inyangamugayo, mbamise nkwambura na lisansi yawe ntuzongere kuvura mu gihugu. Ubwo amashuri yawe yose wize baba yatesheje agaciro, murabizi. Abaganga bize ubuganga murabizi. Hasoni urahumura inzoga ukajya kuvura umuntu muginga, basanzwe batakuzi ko usanzwe ukora akazi neza, bahita bakwirukana. Nuko bavuga ati bura nagakosa kamucitse twari tumuzi. Nk'ubu nge ncitswe nkavuga nk'ikintu mwavuga ati karamucitse, ariko nka cyapimpi iyo kirasha imbogo tuvuga ati si ibisanzwe se n'ubundi ko kitize. Ntago kize bura nta na segonderi gifite. Zabereke impamyabumenyi, ndasheta ubwene gihugu ko ntayo afite. Rebe umuvandimwe wapfuye yaje gutegura ijoro ryo gusengera umuvandimwe wapfuye. Umva umuvandimwe we arabizi ko mushiki wari muzima, ariko yaje kuri televiziyo. Aho uri hose ndabizi uri kutureba, ariko ntavuga izina, umenye neza ko wishe umuntu w'inzirakarengane. Ndetse umuzimu uzagukurikirana ubuzima bwawe bwose. Wumva ukuntu abavandimwe bategura iki nacyo kikavuga uzi ko ariyo mpamvu umuzimu uri kungendaho. Murakoze kuri televiziyo ngo yateguye akagoroba ko kwibuka vigil, bagiye kurara bibuka nyine uwapfuye. Iki ngiki gitangiye kwiyahuza, mwanga kuzinywa muzazinywa zitakiryoshye. Atangiye kwiyahuza inzoga. Uyu ni Kelly. Nibazaga igihe uri buze gufatira umukobwa wawe, umukobwa ari kumwe na wa mukobwa umurera, umugabo ari kwibagirwa n'umwana we. Urabizi murarane nzamufata ejo. Kandi urakoze. Ubwo nyine uwo muntu buri bumurarane umenya kuri bwongereho amafaranga, nta mikino bagira. Mamwe aravuganye kwita ku mwana we kumanywa. Iyo muraranye nk'uko umugabo ari kwiyahuza amayoga. Sharedi warajye byibura n'iri kumfasha iyo hatabaho ingufu Gin Limited ubu nari kuba ameze nte n'ibibazo mfite. Hari igihe uri mu bibazo ku buryo isi ubona utabasha guca muri ibyo bibazo uri muzima. Ari hano mu nzu yumva imiziki itangiye gucuranga ya ndirimbo yajyaga kubita umugore akamubwira ngo sheri ngo twumve indirimbo yacu.
tangira kumva ya ndirimbo. Isi ya ndirimbo yacura yanjye n'umugore wanjye. Si ya ndirimbo yacu ngo buri couple buri ibifite indirimbo yabo. Niko. Isi ya ndirimbo yanjye n'umugore wanjye ninde uyicuranze. Ari kumva iyo ndirimbo. Yakasani. Uyu ni umuzimu uyicuranze. Iyi ni imizimu uyicuranze. Simwumira. Hello. Yakasani. Hello? Arumva indirimbo. Isi ya ndirimbo yanjye na shere yanjye wanjye wibuke dutangira filime cyakubitaga umugore kikaza kumucurangira indirimbo kimeze nk'igicurangira abahetse ngo ngwino wumva indirimbo yacu shere. Indirimbo itangiye kwikina mu nzu mukaba rumva indirimbo. Jed we umugabo noneho wanasinze inzoga zihita zikubwira ati ni ya mizimu nagiye nyumva. Umugabo sano akura pistoli Yakasani yasinze. Uri he? Uri he wa muzimu? Yakasani hano. Diano sasu tangira kurasa n'ibyo atabona. Tangira kurasa n'ibyo atabona. Umugore aramusajije neza neza. Wibuke nacyo cyari cyaramusajije. Yarashe hanze. Hey. Yakasani. Ariko mva indirimbo avuga ku nkunda. Warapfuye ariko. Ko wapfuye. Yakasani umugabo atangiye guta umutwe. Umugore kumbe yarari hanze yashyizeho bluetooth ayita yikupa. Yakonekise ku karadi ayita kupa bluetooth ayita caho. Murano abantu bavuga ngo umugore warakaye satani aramanuka agafatika yaka na bika agafata isomo. Iryo kuntu ubugome bundi bukorwa. Namwirirwa muhohotera abagore. Iyo nawe yaguhagurukiye nga kwishyure nibwo ubona ko yari we. Yari Jade arabwira umupolisi. Karaza ko twamubonye yapfuye ubu ntutangiye gusara. Sha cyangwa uramukumbuye disi kubera ukuntu wamukundaga. Umva wabonye amafoto yarapfuye ariko nubwo tutabonye umurambo we ntago byumva. Ntago yapfa kugenda kuriya. Aracyari hano. Hari hano nubu ari kutureba. Umugabo wahamutse umusa. Urabizi umwana wawe tugiye kumukwambura tumujyane mu kigo cyita ku bana. Iyo muri Amerika babona umubyeyi atangiye gusa nk'uwataye umutwe baravuga ati uyu nguyu nta nubwo azabasha kwita ku mwana we. Uwo mwana bagiye kuba leta bagiye kuba agiye mu bigo byita ku bana wowe ukaba wibana. Sibyo tugiye kuba tukwambuye umwana. Oya mwana wanjye umva umwana ni iby'igihe gito. Kuba tukwambuye umwana wawe none aha ni byiza. Umwana agiye kuba yitabwaho na leta. Umwana bari uw'igihugu rega. Ibiki biri kuba? Ibiki biri kumbaho? Nawe nabyaza. Umusa nuko wamukundaga cyane ho murabibaho. Buriya disuru. Usanga abaturanyi bavuga sha uriya mugabo kuva yabura umugore we yabuze amahoro. Sha ni ikikwereka ko yamukundaga. Kumbe na amahoro y'umunyabyaha. Yaje anatangira kureba umwana we disi ari gukina n'umukozi umurera. We nta nimbaraga afite zo kujya kwita ku mwana we. Bimeze bite? Rebe umugabo avuye nta gitandukana n'icupa ry'inzoga atwaye n'imodoka sha. Ndebere umugabo avayo zakurina. Rebe kikaba kinjira hano. Umugabo yinjiye hano mu rugo rwe atangira kubona indabyo zandabyo yajyagaho umugore we z'umweru. Hey! Inzu yose yuzuye zandabyo z'umweru. Yakasani ibi none bikarushaho kumusaza. Uyu ni umuzimu wazizanye tu. Umugabo arasara biramujabuka tu. Yakasani ngo byaramucanze. Bunye indabyo z'umweru inzu yose yuzuye indabyo. Itatangira kurira. Yakasani ni ibirabyo by'umweru yajyaga azanira umugore we. Dore wabikoze. Nawe ibyo ari gukora naba yizeye ko biri gucamo neza ariko abagomba nyine gutegura bayishyizeho n'indi misatsi ku buryo bamubonye batapfa kumubona isura neza. Urebe filime umugore hey Katururi nicyo gihe Eddie nicyo gihe ese ni igihe cyo gukora iki? Kurikira filime umugabo biramucanga
yashatse kwica umugore we, buriya nta keza k'umunyabyaha nta mahoro ye. Umugore abibona mbere nawe aravuga ati noneho si washatse kunyica, si wiherereye ku kagozi kanjye ko guhambiriza, reka niherere ku ngata yawe yo kwikoreza. Buriya umuntu wese wagerageje kumenyera izina Rocky, mwagiye mubibona, nta muntu njya nshotora, ariko iyo ugerageje kwiherera ku kagozi kanjye ko guhambiriza, niherera ku ngata yawe yo kwikoreza, ukahita umenya ko ntanasanzwe. Uko bibona hano baje gushaka views, n'abantu b'inshuti za hafi z'umugore umaze iminsi apfuye Jedi, baje kumwibuka bamusengera muri quartier yaratuyemo. Mbega twabyita nk'ikiriyo. Dore wateguye gahunda yose nawe ari kwiriza kandi azi ko umuvandimwe we akiri muzima. Narinje rwose kubihanganisha ni Sergeant Karaza. Is he here? Ese ari hano umugabo we? No, I haven't seen. Ntabwo nigeze mubona, baravuga nyine cya Eddie. But to tell you the truth, he hasn't really been himself. Ariko nkubwije ukuri uriya mugabo maze iminsi mbona atari uko yari ameze, atari kakimeze. Uyu araseke, murumuna wanjye ari mu kazi, nimba ari murumuna we, nimba ari mukuru we simbizi. Uyu yaje gufata ijambo nyine abwira abitabiriye umuhango, ni nk'ikiriyo ngo barimo inshuti, abaturanyi n'ababesto. Good evening, everyone. Umugoroba mwiza mwese, wumva ijambo ry'uyu, wibuka ibintu bari mu gapangu, we n'umuvandimwe bose barateguranye. And thank you for Mwakoze kuzira ijoro abavandimwe babiri, remember my sister. kuba mwaje kumfasha kwibuka mushiki wanjye wapfuye. Nimvuga mushiki we mwihangane. Umugabo nawe aza mukiri, urumva utaje mu ijoro ryo kwibuka umugore wawe mwashakanye, abantu bagukeka upfa kuza. I have a few. Uyu aramubona, hari amagambo nshaka kubasomera. Umve, umugabo ari hano. Jade used to think she can do anything. Jade yahoze atekereza ko yakora icyo cyose mu buzima. She could. Kandi kuko yarashoboye, muvandimwe wanjye. She was unstoppable. Yari wa mugore udafite icyamuhagarika. And then one day, umunsi umwe, we lost our parents. Twaje kubura ababyeyi bacu. And there was nothing she could do about it. Kandi nta kintu yari kubikoraho. It broke her. Byaramubabaje cyane. Both of us. Ndetse twembi byaratubabaje. Uyarabyumva. And then she met. Nibwo umuvandimwe wanjye yahuye n'umugabo we Eddie, nguyu. Savior of lives. Twakwita nk'umucunguzi w'ubuzima bwe. Yongeye kumera neza. A career where she could shine. Abona akazi kari gutuma amera neza. A loving, beautiful daughter. Ndetse abyara umukobwa mwiza. And then she had Ed. Ariko nanone wibuke ko yari afite umugabo we Eddie. Steady hand. Wari ufite ikiganza gishikamye. Umwitagaho. But how steady is it now? Ese icyo kiganza gishikamye bukimeze utera kumucyurira, kuko bazi ko asigaye ajya kubaga agatitira. Ngo yahuye na Eddie wari ufite ikiganza gishikamye, niko yitaga ngo ni steady hand, ikiganza gishikamye nyine kivura neza kibaga. Ese icyo kiganza kimeze utubura, arabizi ko bugisigaye gititira. Uyu arakireba, nta kuntu kimeze. Because even saviors like you can be haunted by. Abo bita abacunguzi nk'uko Eddie yitaga, abo nabo bahigwa n'imizimu. And those ghosts, kandi iyo mizimu it will multiply. Izagenda yikuba, ikura. Iyo mizimu ntizigera gusiga wenyine we wamwishe, kugeza igihe uzavugisha ukuri ibyo wakoze. Yagasani cyejeje uzi kuko imizimu iri kumpiga. And the haunting, kandi iyo mizimu ikugendaho, she won't stop. ntago izigera ihagarara, nawe ntago azigera ahagarara. It won't stop. Ntago azigera ahagarara kugira ngo avuge ngo iyo mizimu ntizigera ihagarara kugendaho. Yaracitswe aravuga ngo umuvandimwe wanjye ntago azigera arekeraho kukugendaho, aho kugira ngo it won't stop. Yaravuze ati she won't stop. Aracitswe. He, wo kugira ngo avuge umuzimu yavuze ko umuvandimwe atazigera ahagarara. Uyu arabikeka, kureba hirya, uriya nta muntu mbonye, uriya nta muntu mbonye. Yagasani, ubonye umuntu hakurya, ugiye hehe? Ndabizi ibintu birakugoye. Ndekura. Abonye umuntu umeze nk'umugore wacaho, arakurikira. Karaza arabibona, umupolisi w'inshuti. Umugore ari hano. Muvandimwe waracitswe. Ureba filime, wibutse ukeneye kwamamaza kuri izi filime zirebwa cyane mu karere k'ibiyaga bigari. 0786564831 urebe hakurino. Dore amafoto y'ubukwe nayo basize hano, haberaga bino byose. Oyo arabibona. Yeah. Katururi barakwereka
ariko uyu nguyu ibyo yari yateguye birangiye ni ibirori nk'ikiriyo. Yaje mu modoka ye yigendere. Ni umuvandimwe we Katorore acaho, kumbuye ari kumureba, byose arabireba, ahita amukurikira. Yuba ari ijambo yavuze yumva ameze nk'ucitswe, akurikira uvukana n'umugore we, aramukurikira. Uyu dore aho yaje yirukanka atarwiyambitse, araho yaje gukomanga. Uyu arabibona, amaze kwinjira aho hantu ni kuri nimero 4, arungira asohokayo n'uvukana na Jedi yitwa Ray. Subira mu modoka. Uyu arabibona, uyu arabibona. Gake gake urebe. Umugabo yakurikiye murumuna w'umugore wanjye. Ni hehe avuye gukora yiki? Avuye kubona nandi kureba, abona harimo umugore, abona harimo umugore muri icyo cyumba. Uriya si umugore wanjye, uriya si we Katorore. Uretse aza mugwe gitumo, urebe ngo filime iraryoha. Nyagasani, kigabo cyakurikiye cyanze kwizera ko umugore yapfuye nacyo, kurikije ijambo uriya muntu yavuze murumuna w'umugore we, kinjiramo hano. Mva amazi urebe, ndamwica n'insanga ari we. Ubundi uhita umuhuhura kuko uwo mugore nawe nta keza ke kitsimba hano. Kumbe kuko ni umugore urimo Nyagasani, ni urimo. Hello, Ed. Bite Edi? Nyagasani, umve wa bitch we. Is that all you got? Nibyo byonyine ufite wambwira? Because I'm so much. Kuko ngiye ngufitiye ibirenze Nyagasani. I died. Narapfuye And I came back. ndagaruka kugira ngo nkurimbure. Yego, byose ni cyo wabikoze. I did all of it. Byose ni cyo wabikoze Nyagasani. You're still dead. N'ubundi uracyari umupfu, abantu niko bazi. To me. Kuri njyewe warapfuye, To everyone. n'abantu bose bazi ko wapfuye. Ariko kuri iyi nshuro You're gonna stay dead. uraza kugumura umupfu, kuko ngiye kukwiyicira noneho ndakwisha. Ajya ku mugore waraniga. Murekure Edi, murekure. Yari yahamagaye polisi, byose birasobanutse. Umugore yarivugiye ati nzakora uko nshoboye bive mu kanwa kawe, ubyivugire ko utari umuntu mwiza. Birumvikanye, polisi yari ihari, umugore yari yamuteze agatego, umugabo arabyivugiye ati ngiye kukwica. Mbega abagore ngo barategura we. I'd rather die Narakubwiye ngo ikiruta nuko napfa than be with you. aho kugira ngo mbane nawe. Umugore wakubwiye iryo jambo ujye umenya ko atagukeneye, ati ikiruta napfa aho kugira ngo mbane nawe. Nigeze kumva umukobwa abwira Karaza ngo niyo yaba ari we mugabo wenyine usigaye ku isi. Yararuhutse, byibura biramenyekanye. Polisi yari ihari yapanuye umugore, yari yabakozeho, yababwiye ati muze mwiyumvire. Polisi yese bimenya ko umugabo yari yarayishyuye n'umuntu kugira ngo bamwice, ndetse byose barabyiboneye. N'umugabo ari kuvuga ati ngiye kukwica, ariko niga umugore we. Ntacyo batabonye. Karaza nawe nk'umuntu wari uzi ko inshuti y'umugabo wari umuntu muzima. Umugabo yarebye abavandimwe babiri bayambirana, aravuga ati sha abakate babiri bishyize hamwe. Sha abakobwa bakoze inama we. Nimubibonye? Babonye inama ibyigiwemo. Nababwira ngo bakoze inama. Mama, akana kongeye kubona mukecuru nyuma y'igihe. Akana kongeye kubona mama, nari ngukumbuye. Sha abakobwa bakoze inama we. Ubonye umuteguro bagarukanye? Mama wari waragiye he? Numara gukura I can tell you why I had to go. nzakubwira aho nari naragiye. Iriya si inkuru yo kubwira umwana ungana gutya. I have to see mommy crying. Gusa mama wawe ntabwo uzongera kumubona ari kurira. Icyatumagarira icyatumagurira se kiri. Nagikoreye inama. Okay. So, No. I think Ndakeka reka tujye kurya ubuzima, tujye gutembe. Mama, ariko twarya ubuzima twagira tujye kureba filime za rock. Kubera iki? Ziba zirimo inyigisho, iz'abandi ziba zirimo urusaku gusa. Ni umwana wabivuze, ntabwo ari gaba ari njye ubivuze. Yari rock nk'ibisanzwe. Yeah. JJ, what you telling me, fam? Yeah.
Njye ndi igikara kiziritse ku buzima, ijoro n'amanywa ndahiga nkaramuka, inzara irangi ikantera kubyuka, ibyinshi mbona nkumirwa nkahigima. Ndi igikara kiziritse ku buzima, ijoro n'amanywa ndahiga nkaramuka, inzara irangi ikantera kubyuka, ibyinshi mbona nkumirwa nkahigima. Ukwezi ari Mutarama, imyaka iri gushwana, inkombe zirarengerwa, ikiniga kiraniga, natoye icyo kizinga, naziraga kurengana, story y'ikivunga, uzakura bakumbuza ndaribwa kandi ndarura, ndamedita ugasinda, ni gute wangereranya imvunja z'umujinya zatumye njye nturika, kumva ko ntazafata ntawe uzamara agahinda, byose nziga kubitamira, kumfana no kumfera ntibyambuza gukomeza, nahuye n'inyaryenge nkiri muto nshakenge, byose bimpa umwete, ibyanjye byihorere, n'ubundi ni birebire, niba unkunze utsengere, nese nicyo mbikiye ku byose ubu bikarishye, ninde utarankatiye nabuze ibyo naririye, nese nicyo mbikiye ku byose ubu bikarishye, ninde utarankatiye nabuze. Ndi igikara kiziritse ku buzima, ijoro n'amanywa ndahiga nkaramuka, inzara irangi ikantera kubyuka, ni byinshi mbona nkumirwa nkahigima. Ndi igikara kiziritse ku buzima, ijoro n'amanywa ndahiga nkaramuka, inzara irangi ikantera kubyuka, ibyinshi mbona nkumirwa nkahigima. Umpaga karatasi n'agacapati mwami, iminsi ni imitinda, ubuzima n'urusimbi, fly high rest in peace, nashyinguye izo memories, nabaye mubi n'ukuri, ndacyuririye imisozi, ibyo nariye ndishyuye dusoza ibyo natangije, bizi nkiri broke, nkipusha amakushe, nkuyemo akamaske, mpereza detaye, dusezeye iyo page, fuck naguhubutse, disrespect n'undi munsi, you gotta pay the price, wakinnye n'ubutazi, nazanye na assassin w'umukobwa please, now you have to miss me, musigiye agapisi, byose ni iby'isi, hano si mu Misiri, naje mpabwa briefing, ncomeka akabatiri, haru in the prize, don't you tryna piss me, of course you know, ima fuck you twice. Ndi igikara kiziritse ku buzima, ijoro n'amanywa ndahiga nkaramuka, inzara irangi ikantera kubyuka, ibyinshi mbona nkumirwa nkahigima. Ndi igikara kiziritse ku buzima, ijoro n'amanywa ndahiga nkaramuka, inzara irangi ikantera kubyuka, ibyinshi mbona nkumirwa nkahigima. Yeah, yeah. JJ, what you telling me, fam?